نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم bavandimwe nk'uko twumvikanye cyangwa mwaye mwasabye ikiganiro cyanyu uyu munsi kuwa gatandatu inshallah twagize amahirwe kugira ngo tubone mwarimu wacu mukuru wacu Kasimu Kaira kugira ngo abashe kutuganirira ku kiganiro gifite izina intambara duhoramo na shitani yifashishije inkuru ya Barsiso. Akaba uyu munsi turi mwumve aherereye i Kampala inshallah, ubwo tugira amahirwe mirongo ntidutenguhe turabasha gukurikirana iki kiganiro, tukaba turi kumwe n'abandi bavandimwe bari ku murongo wa internet abaciye kuri Dawa Rwanda TV. Ubwo twizere ko ni experience ya mbere tugiye kugira, twizere ko n'ikindi gihe tuzajya tubasha kugira ngo tubikore gutya kandi bigere kuri benshi kandi bifashe kuri benshi. Nkaba saba Kasimu bishoboka ko yava kuri minota ya nyuma tukaba twatangira inshallah, akaba yatangira ikiganiro. Bismillah. Hello. Internet connection ndabona ifite ikibazo gatoya, ndabona inyereka ko na bandwidth ari low. Tekereza iyo challenge turi bugire uyu munsi Nizere ko bitari butubera ikibazo. Let me just uranyumva Arabuba, uranyumva neza? Ndakumva. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. ثم نصلي ونسلم على نبيه الكريم محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار بسيره إلى يوم يقوم الحساب. أما بعد, bavandimwe mwese aho muri hose mu bihugu bitandukanye, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishimwe tuanza kuyishyira no kuyohereza kwa Nyagasani azza wa jal, uyikwiye kuba dutije ubuzima, aho benshi bashobora kuba batabugize cyangwa batabufite kandi bakabaye babwifuza. Kuba rero Nyagasani agiduhaye ubuzima tukaba tukiri mu bantu bahumeka ni ikintu gikomeye cyane dufite gushimira Imana azza wa jal. Ndasaba ko iri joro cyangwa amanywa murimo aho muri, Imana yatwishyuramo igihe cyacu dutanze kugira ngo tubashe kugira ibyo twunguranamo mu myemerere yacu no mu idini yacu. Imana idufashe yuko dushobora kuba twakumva ibyiza birimo, tubijyane tubizirikane, ibibi byaba birimo nabyo nanone tubireke, kugira ngo inyungu ziba ari nini zijyanyanye n'ikigambirijwe, ari uko gushaka kurushaho kumenya Imana subhanahu wa ta'ala. Ndasaba ko Imana yashyira ku munzani w'ibyiza byacu umwanya wose dutanze muri iri joro n'aya manywa, kugira ngo tubashe kugira ibyo twunguranamo. Intambara duhoramo ikomeye cyane ni intambara ya shitani, shayitani rajim, waturahiriye kuva aho Imana yaremeye Adamu alayhi salam. Shayitani yari mu majini, ariko amajini yaje gukora ibikorwa byiza cyane ku buryo we shayitani yajyanywe cyangwa yakuwemo mu majini akajyanwa mu ntera y'abamarayika, akaba yari ari kumwe n'abamarayika igihe Imana yagiye kuzana Adamu cyangwa kurema Adamu alayhi salam. Mu gihe rero Imana igiye kurema Adamu alayhi salam, yagize iti ihamagaza abamarayika irababwira ati bada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ubutumwa dusanga cyane cyane muri suratul Baqara, Imana ibwira
abamarayika iti inni ja'ilun fil ardi khalifa, ngiye gushyira intumwa yanjye ku isi, ngiye gushyira ambasaderi ku isi. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Bamarayika ariko cyane cyane biganje mu shitani, kuko yavuyeyo yari Iblis, nubwo kana minal jinn, aza kuza gukora ibikorwa byiza byatumye azamurwa intera akajya mu rwego rw'abamarayika, abana n'abamarayika. Ariko yari muri abo ngabo bayoboye urugomo, basaga nk'urugomo mbere ya Nyagasani, bavuga bati ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Nyagasani, urashaka kugenda gushyira umuntu ku isi, urashaka kurema uwo muntu ku isi, aze ku isi azamena amaraso, azakora ibi byose bishoboka, kandi Nyagasani tugusingiza buri gihe cyose. Byasaga nk'aho abamarayika basa nk'aho bavuga bati urasa nk'aho utanyuzwe no kugusingiza kwacu, kuba ufashe umwanzuro w'uko wajya kurema icyo kiremwa cyitwa Adamu, ni nk'uko kwerekana yuko utishimiye cyangwa utanyuzwe n'uburyo tugusingiza n'uburyo tugusenga buri gihe cyose. Imana isubiramo bamarayika iti inni a'lamu ma la ta'lamun, yemwe bamarayika yewe nzi ibyo mutazi. Imana yarakomeje irema Adamu alayhi salam. Nyuma yo kurema Adamu alayhi salam, imukuye mu gitaka, iraza ibwira bamarayika ati isjudu li Adama, yemwe bamarayika bategetse yuko muza mugakora sujud kuri iki kiremwa maze kurema Adamu alayhi salam. Shitani byaramugoye cyane, ubwo shitani yahise abona yahise agira ikibazo, akavuga ati fasajada al malaikatu kulluhum ajma'in illa iblisa aba wastakbar. Iblis yagize ikibazo, avuga ati jyewe naremwe mu muriro, uyu nguyu Imana imuremye mu gitaka. Nyuma yo kumurema mu gitaka n'ukuntu musuzugura, Imana kumbwira ngo jye noneho gukora sujud, nkora sujud kuri uyu muntu Imana yaremye mu gitaka, ndumva bindemereye. Shayitani mwibuke ko nta shiriki yakoze, yarahakanyije gusa, yagize ibintu byo kwiyemera, niyo pride. Ubwo kwiyemera cyonyine nicyo cyaha Shayitani rajim yakoze. Ariko mbere yuko asohoka aragaruka, abaza Imana Nyagasani iti ya Allah, uranyirukanye ndabyumvise kandi ndabyemeye, gusa ndagusaba mbere yuko unyirukana unyemerere ikintu kimwe gusa ya Allah. Imana iti ni ikihe kintu unsaba? Shayitani asaba Nyagasani ati ndagusaba yuko utanyica, utankura kuri iyi si, undeke nzahameho kugeza ku munsi w'imperuka. Imana iti ibyo gusa ndabiguhaye. Shayitani utangazwe n'uburyo yari afite takabur, kuko takabur niyo problem ya Shayitani, niyo pride. Sinzi ijambo ryiza umuntu yakoresha mu Kinyarwanda ushobora gusobanura iyo takabur. N'ukwiyumva n'ukwiyemera, ariko harimo akandi kantu numva kagomba kuba gafite Ikinyarwanda gishobora kuba kirenze urwego rwanjye. Shayitani araseka cyane, yabaye nk'ukoma amashyi imbere ya Nyagasani, aravuga ati Nyagasani, unyemereye kutazanyica kugeza ku munsi w'imperuka, ndakurahiriye muri wa muriro wambwiye ko nzajyamo, sinzajyayo jyenyine. Urumva yatakabura uko igikomeza, umuntu araje akubabariye, usabye icyo usabye barakiguhaye, noneho ugashaka noneho no kugaragaza kandi gasuzuma, ugaragaza ubushobozi bufite. Shayitani yararahiye ati Nyagasani ya Allah, wallahi sinzagenda jyenyine, nzabajyana benshi bashoboka. Imana iramubwira iti uzajyana abo ngabo uzaba ushoboye, ariko abayoboke banjye ntabwo uzagira icyo bakoraho. Iyo ni president itangiye kuguha intangiriro kugira ngo wumve ikibazo cyacu na shitani aho gihera. Cyahereye hariya ku munsi wa mbere kabisa Imana ijya kurema Adam, already harimo ako kantu k'ishyari, harimo ako kantu ka husda. Iyi husda natwe itwinjiramo nk'abantu mu buzima bwacu busanzwe. Umuntu akwiriye kuba yirinda rero akareba
ukigengesera igihe cyose uri mu actually umutima nama hari ubumenyi umwe wakoresheje ijambo nshaka nanjye ndisangire namwe. Yaravuze ati igihe cyose ushaka kumenya ikiri mu mutima wawe, uburemezi bw'umutima wawe cyangwa urwango rw'umutima wawe, uzumva ikintu cyiza kibaye ku muntu, reaction yawe ya mbere mu mutima niyo reaction ikubwira icyo uri cyo. Umuntu uraza ukumva ngo kanaka yabonye umufasha, yabonye umugabo cyangwa yabonye umugore cyangwa bibarutse umwana cyangwa yaguze imodoka, reaction ya mbere iza mu mutima wawe niwo mutima nama nyakuri. Ushobora kubirwanya hano nyuma yose ukaza utunganya, ariko akariya ka mbere wabanje kumva niko kaba kari real. Igihe cyose ugize uri kumva ati yabonye ako kazi, warangiza uti alhamdulillah mashallah Imana iramuhaye, ariko wa mutima nama wa mbere, iyo reaction ya mbere niyo ikubwira icyo uri cyo. Constant rero tugahora muri iyo ntambara, ubu urwana n'uwo mutima nama wawe, kuko dufite imitima itatu. Hari an-nafsul mutma'in, hakaba an-nafsul lawama, hakaba na nafsi ya gatatu. Hari nafsul lawama, hakaba nafsul mutma'in, hakaba na nafsu subhanallah. Nafsu neshatu, nyine muri izo eshatu rero ukaza ugenda ugwa muri imwe muri izo, ugomba kuba wisanga muri imwe muri yo gatatu. Inshallah ndumva ndi buyibuke uko dukomeza mu kiganiro. Nafsu lawama bisur. Naam, nafsu lawama bisur. No, nafsu al-ammaratu bisur. Al-ammaratu bisur. Barakallahu fikum. Yani nafsu al-ammaratu bisur, akaba nafsu lawama, akaba nafsu mutma'in. An-nafsu al-ammaratu bisur ni wa mutima nama, ariko ukugira iyo uwo mutima nama usa nkaho ugusunika ukakuganisha mu kujya gukora ikibi. Ariko igihe cyose umaze kwisanga ukagenda ugasanga umaze kugwa mu kibi, igihe umaze kugwa mu kibi noneho ukagira ya nafsul lawama. Iyo nafsul lawama ni wa mutima nama, ariko noneho wa wundi ukugira inama ukwereka yuko wakoze ikibi. Iyo ni very critical point mu buzima bw'umuntu. Kubera iki? Igihe ugeze kuri iyo critical point uvuga uti nakoze icyaha, uba ufite chance. Igihe wemeye ko wakoze icyaha bya nyakuri, ubisabira imbabazi, ugasaba ugakora tauba kwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Kubera iyo nafsu lawama ni realization yuko wamaze kuba waguye mu cyaha, ukoze ikintu kiremereye. Iyo realization rero ikagufasha iki? Ikagufasha either shakiran wa imma kafura, either gusaba imbabazi za Nyagasani kugira ngo ugaruke ku murongo, cyangwa se noneho ukanangira ukigira wa wundi mubi, noneho ugakomeza kuba wa wundi mubi wemeje na wa mutima ho wagiye. Igihe Imana igufashije ugakora ya tauba, uraza ukagera muri ya nafsu al-mutma'in. Iyo itma'nan niyo nafs iri contented, mu cyongereza ijambo twakoresha niyo contentment. Opposite yayo mu gifaransa ikaba mekonta. Iyo umuntu atari konta aba ari mekonta. Mekonta uburyo abaho bwose, uburyo yifata, ahora ari muri iyo fikrambi. Yaza mu musigiti yabona umeze neza kumvagiza ibyo cyari, yajya gusenga abandi aho barimo gusabira ijuru n'icyo, ukabona ibyo arimo gusaba ntabwo bigwanye, ntabwo bihuriye n'ibyiza umuntu yakabaye yifuriza undi. So izo nafsi zose zimo ziraza zigushyira muri ya category, muri ya constant battle, ya ntambara ihoraho turwana na shitani. Igihe shitani bamaze kumwirukana, ibuka ko yamaze gufata indahiro avuga ati sizagenda jyenyine, ntabwo bazampirika jyenyine, nzagira abanje mfashanya nabo muri uwo mugambi wo kujya muri jahannam. Imana iramubwira iti uzajyana bushoboye, ariko ibadi, abantu banjye bangandukiye mu by'ukuri, ntabwo uzabasha kubakura ku nyakuri. Iyi rero ndabona irimo kuduha fondation, umusingi mwiza dushobora gushingiraho kumenya iyo constant battle tugiye kujyamo. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iratubwira iti mutinye shitani, mumutinya mu makosa mato mato, ntimumutinye mu makosa manini manini. Umuntu yumva iryo jambo ashobora kugira ati ya Rabbi, amakosa manini manini ko ari yatujyana mu bibazo binini. Tubwira ati mutinye shitani muri ayo makosa mato mato. Ikibazo cy'amakosa mato matoya ni ubwo butoya. Urumva secret yaho, secret iri muri ibanga riri muri kuba ari umva nta kazambi gato yumva urakagaye. Uko ugenda ukagaya niko kagenda gatubuka. Before you know it, umaze kugira ibyaha byinshi cyane
biremereye byatangiye ari bitoya ariko kubera ko utabyitayeho ugasanga bivuyemo icyaha kinini. Icyaha kinini kiroroshye kuko umuntu wagiye muri shiriki uba uzi ko wagiye muri shiriki. Biragoye kuvuga uti wakoze shiriki utabizi. Kereka ukoze shirikul khafi ya indi na Mtume SAW nanone akomeza akaza akavugaho ati mutinye cyane shirikul khafi ni ya shiriki yihishe. Shiriki ni iyihe? Shirikul riya, gukora ikintu kugira ngo abantu bakubone. Tuje mu muhango nk'uko ukavuga uti hari umuvandimwe wacu ufite ikibazo ararwaye turashaka kumufasha, mukaza kwa kundi tuvuga uti mpaye 100 ntanze 100 ntanze 50, ukaza uvuga uti ntanze 1000 kandi mumvuge n'izina n'akaboko gakomeza kuvuga cyane kuko ari wowe watanze amafaranga menshi. Niya yari nziza uratanze ariko niya urayishe kubera ko ugiye mu bintu byo kwigaragaza bikica cya gikorwa cyiza wari ukoze warushingiyeho. Ibi byose ni mu bikorwa bya shitani ituganisha mukabona nkaho ari ikintu gitoya ugasanga kibaye ikibazo mu bihe birebire. Aho shitani rero amaze kwirukanwa mu ijuru, Adam alayhi salam mbere yuko yirukanwa mu ijuru muri paradise muri janna, Adam na Hawa Imana Allah subhanahu wa ta'ala arababwira iti nimwinjire muri iyo janna, murye ibintu byose mushaka, mukore ibyo mushaka byose, ariko hari icyo giti shajaratu zakum, icyo giti nyamuneka ntimuzigere munacyegera. Si ukugikoraho, si ukukirya, ahubwo ntimuzacyegere. Shaytan araza kwa Adam alayhi salam n'umufasha we Hawa akababwira ati mwije muri iyi janna, ndabona uko mubayeho basa nkaho hari ikintu kiburamo. Allah subhanahu wa ta'ala arema Adam na Hawa yamubwiye igihe azamara ku isi. Yamubwiye ko azamara imyaka 1000. Iyo myaka 1000 nishira ni uvuga ko Adam alayhi salam yagombaga kugana inzira Nyagasani subhanahu wa ta'ala yaduteguriye ari rwo rupfu. Shaytani mukuza mu biganiro iyo aza kuza kubwira Adam alayhi salam ati genda muri kiya giti cyangwa mubigenze gutya, immediately probably bashobora kwibuka bagahakana bakamuhakanira. Ariko Shaytani yaraje arababwira ati muri janna ndababona mwese mubayeho neza, murishimye, murakora ibyo mushaka byose, ariko se mbabwira ibanga. Ati ni irihe banga? Imana yabahaye igihe kingana iki cyo kuba ku isi. We Adam, Imana yaguhaye igihe kingana iki? Ati imyaka 1000. Ati hal adullukum ala shajaratil khuld, yemwe mbereke ko nashobora kubagira akanama keza, mbereke igiti. Icyo giti mubaye mugiye ko mukiryaho mukaba mwagira ubuzima buhoraho nta gupfa. Imyaka 1000 urumva ni imyaka myinshi, ariko nirangira muzapfa. Mbereke igiti ukiriyeho, ugize uko ukiryaho gutya ugazahoraho, ntuzapfe, ugahoraho ukagira ubuzima buhoraho. Umva shitani aho yanyuze, ufata umurongo yagiyemo. Ntabwo yigeze ababwira ngo bakore shirk, ntabwo yigeze ababwira ngo bice, ntabwo yigeze ababwira ngo bakore iki. Anyuze mu buzima kubera ko irari ry'umuntu, umutima w'umuntu ufite ahantu ubushamikiye. Dukunda ibyiza kandi tugashaka ko bihoraho. Muri iyo intambara yacu na shitani yahereye aho ngaho. Hawa arazanguraja Adam alayhi salam, ibyakurikiye nuko bagiye bakarya kuri icyo giti. Icyo giti ni shajaratu zakum, ntabwo tuzi ibyacyo, ariko uko bijyanye nuko urona nk'abaje abamadini tuvuge nk'abakristo, hari igihe bakunze kujya gukora interpretation bakavuga bati ni Adam's apple, ni igiti kiniki icyo, cyangwa se ngo bagiye kuryama, bagiye kugira imibonano mpuzabitsina. Ibyo nta evidence dufite kuko byatubwiwe n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ibijyanye n'ibyo bivugwa no muri Quran yuko bariye ku giti, bari barabujijwe kurya. Essence yacyo ni icyo ngicyo, tutagiye no muri tafsiri nyinshi. Igihe Adam alayhi salam bamaze kurya kuri cya giti na Hawa, Imana ihita ibakuraho sawatuhuma. Imana ihita ibakuraho imyenda yari yarabahaye, yari ibahaye ifite ibyitwikiriye. Iyo myenda hari akamaro yari ibafitiye, ifite ibyitwikiriye. All of a sudden kubera ko bariye kuri kiriya giti, Imana ibambura ya taqwa. Ariko noneho niyo myambarire yabo, iyo myambarire bari bafite, iyo myambaro immediately bahita bamenya ko bavuye mu cyaha. Intambara yacu na shitani, Imana iragarukira bibutsa iti narababwiye ko shayitani atabakunda, atabashaka, atazigera abakunda. Ibyo mubimenye muri ibi ngibi mugiye. Imana iragenda ifata Adam alayhi salam imujugunya ku isi ahantu he, Hawa nawe imujugunya ahantu he.
bimwe muri za teori zivugwa nuko ahantu hitwa Arafa imaka ariho Adam na Hawa Imana yaje kubahuriza bakoresha iryo jambo rya Arafa, kuko Arafa ni ukumenyana, bakabaye nko kumenyana, translation lose Imana ko ariho yaje kubahuriza. Ariko Imana muri za mbabazi zayo, kuko imbabazi za Nyagasani zirusha umujinya wayo. Urebye ibintu dukora ku isi n'ibintu bibaho, hari igihe ureba isi ukareba ukuntu imeze ukavuga uti iyo uza kuba ari umujinya wa Nyagasani nta muntu wakabaye akiri ku isi ukurikije ibihari ubu ngubu. Ariko imbabazi za Nyagasani zirusha wa mujinya wa Nyagasani. Allah subhanahu wa ta'ala, Adam alayhi salam nyuma yo kuzana ya nafsi twakomojeho, an-nafsul lawama, an-nafsul amaratu bisu, yaraje ibasunika ibaganisha ku kibi, baragenda bagwa mu cyaha. Ariko aho bamariye kugwa mu cyaha, immediately bamenya ikibazo bagezemo, batangira no gushakisha uburyo basaba imbabazi. Byabayobeye babona bageze nyine mu masanganzira, batazi aho noneho bagiye kugana. Imana irazibaha idua bagomba gusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Idua natwe dufite kuba twifashisha igihe cyose turi mu bihe bidasanzwe cyangwa mu bihe byacu tubona dufitemo iyo confusion. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Iyo ni idua mwumva kenshi ushobora kuba mutazi intangiriro, imvo n'imvano cyangwa imvo n'imvano z'iyo dua. Iyo ni dua Allah subhanahu wa ta'ala ubwe yigishije Adam alayhi salam na Hawa kugira ngo bayisenge basaba imbabazi. Baravuga bati Rabbana inna zalamna anfusana, yewe Nyagasani twariyononeye, twariyiciye, twaciye amayira twagomba twiciriye umuhanda ujya ku murima. Muri make bavuga bati twiciriye umuhanda wagomba kutujyana ku murima. Fa illam taghfir lana, Nyagasani ubaye utatugiriye imbabazi, watarhamna, ukatubabarira, lanakunanna min al-khasirin, tuzaba mu bantu batakaje, babaye impfabusa, batakaje byose mu buzima. Allah nyuma yo kuba bamaze gusoma iyo dua, ari Imana kubwayo wabigishije, ahita bababarira, baza kuba guhuzwa, batangira kugira ubuzima. Ariko yajyana noneho twagomba kuba tubamo, tuyiberamo ku buntu, tukabaho tubayeho neza, turya buri kintu cyose dushatse, tutangira kuyikorera. Bikaba bitakiri bya yindi ya advantage twari dufite ivuga uti ijyana irahari, ahubwo noneho kujya kwisubiramo bikaba ari ukwikorera. Niko kazi constantly duhoramo. Iyo ntambara yacu na shitani murayibona aho yahereye. Ariko shitani yaraje arahira ati la umanniyannahum wala amurannahum wala ubatikanna adhana al-an'am wala yughayyirunna khalqa Allah. Shaytani yararahiye iti Imana yanjye nzabanyura hepfo, nzabanyura ruguru, nzabanyura hasi, nzabanyura hejuru, nkora ibishoboka byose kugira ngo ngire nanjye abangandukira abo tuzajyana muri Jahannam, mbashyire mu buryo bazaza no guhindura noneho ikiremwa cya Nyagasani. Ibintu nabibona abantu za maquillage tujyamo, makeups, bleaching processes tuzanamo. Hano i Buganda ubu hari sosiyete yitwa Fako, iraza niyo igurisha amabuno gusa. Abantu badafite amabuno, ndavuga ku bagore, haraza akagenda uwari madivani cyangwa se for Rwanda, akagenda bakamubandika, akagira uwabe yagera mu rugo aho bigarukira Imana subhanahu wa ta'ala niyirusha kubi. So ibi byose bije binyura mu mayira ya shitani aho agenda akomoza. Ariko noneho turebe shitani, ijambo nakoresheje mvuga hadith ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aho intumwe tubwira iti mutinye cyane shitani mu bikorwa bitoya, aho gutinya kumutinya mu bikorwa binini, kuko ibinini birazwi, ibitoya biroroshye kuba umuntu yagira uko abyirengagiza ugasanga ugiye mu gateko. Ari nawe noneho topic tugiye kuganiraho uyu munsi ya Barsisa. Nayishatse kugira ngo banze ngire uko nsasa, tugira aho duhera tumaze gusasa hasi, tumenye iyo ntambara constantly dufitanye na shitani n'uburyo noneho umuntu ashobora kuba yayitwaramo inshallah kumperuka iyi hadith ya Barsisa. Iyi nayo ni hadith yatubwiwe na Mtume sallallahu alaihi wasallam mu kiganiro avuga ati hari umugabo witwa Barsisa wari abid, yari umutinyamana, ugiye kubishyira nko mu rwego rw'abagatolika cyangwa ikindi nk'umupadiri, kuko babaga mu bigo aho babaye bakaba bahora muri izo itikafu. Nkatwe ntaho wagira abantu nk'abasufi bakora tasawuf, ni abantu bagira uko basiga abantu bose ahantu baba, bakajya kuba muri monastery, bakajya
ahantu mu kigo ariko muri iki kigo just bari muri ibada ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Urabibona nko ababuda barabikora cyane, aho bagenda bakajya mu mwiherero. Twebwe nk'abayisilamu dukora izo itikafu, ni ya itikafu ujya mu musigiti ukajya gukora izo ibada zawe, ariko hari igihe ukora iyo itikafu ari ku giti cyawe, atari uko mwagiye nka groupe ngo mugiye kuba mugiye gusenga no gusaba Nyagasani subhanahu wa ta'ala. So uyu mugabo rero aritwa Abid. Mu kwitwa Abid ni ukuvuga ko yari umwemeramana, wari ucishije bugufi kandi asenga cyane. Nyine yari amaze kugera muri urwo rwego, noneho twakavuze ruti iyo aza kuba ari muri ibyo bihe mu nyito twita ubu ngubu twakuvuga ruti yari umwisilamu wuzuye. Barsisa nyuma y'uko kuvuga yuko yari Abid, yari umuntu yari warihaye Imana akora commitment. Mu gihe cya Nabi Musa alayhi salam niho yari ariho. Muribuka ko mu gihe cya Nabi Musa alayhi salam aribwo jihad yaje mbere. Hari intumwa nyinshi cyane za Allah subhanahu wa ta'ala, cyane mu bana ba Isirayeli zishwe kubera ko bajya kugenda kuvuga ubutumwa, aho baje kubwira ubutumwa bagafata Nabiyullah bakamwica. Bagiye bicwa benshi kugeza ubwo bigeze aho noneho Imana ivuga iti izanye jihad tubona nk'uko ifatwa mu bw'Islam. Ntabwo yahereye kuri ntumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahereye kuri Nabi Musa alayhi salam, iza kuza kuri Nabi Isa alayhi salam, kuri Yesu Kristo, then iza kuza no kuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho igikomeje n'ubu ngubu uko igiye ikomeza iba. Jihad, hari jihad nafs biratandukanye. Ndavuga jihad muri context yo kuvuga ko umuntu agiye ku rugamba akajya arwanirira icyo yemera, ariko kurwanira Allah subhanahu wa ta'ala. Hari abavandimwe babiri, abasore babiri bari bafite mushiki wabo baza kuba Barsisa. Ikiganiro ntutangira twinjire muri iyo scene, tubona abagabo babiri baje n'imiheto yabo n'imihoro yabo bagiye kurwanisha mu ntambara, baje kuba Barsisa. Kwinjira mu kigo kwa Barsisa bati hodi salamu alaikum, mu ndamutso yabo bari bafite bati nyamuneka tugiye muri jihad tugiye kujyamo iri kure gato. Dufite mushiki wacu n'umwana muto kandi ntawe dufite twamusigira. Ari umwana muto, si umuto w'imyaka cyane, ariko yarageze aho ashobora kuba yashingirwa cyangwa yashaka, ariko kubera ko tudafite uwo tumusigira kandi tugiye muri jihad, twasabaga yuko twamusiga hano ukazamwitaho umureberera mu gihe tudahari kugeza aho tuzagarukira. Barsisa abanza kwanga. Shitani afite uburyo akora. Shitani hari igihe ashobora kuza agiye alladhi, niyo mpamvu dufite ijambo dukoresha iyo rebye suratul Nas iganya kuri shitani mushyira muri context. Minal jinnati wan nas, shaytani harimo amajini, hari n'abantu. Hari umuntu ushobora kuza ari shaytani. Shaytani afite abadepite benshi, afite ba ministri benshi, afite ba ambasaderi benshi, afite abamuhagarariye benshi bashobora kuzira either mu ishusho ya bin Adam cyangwa se minal jinn. Shaytani method akoresha ni yitwa alwaswasa. Ni iyo ngiyo waswas, ni whisper, ni nko kongorera mu gutwi. Ugasanga arimo araganira n'umutima nama, akajya mu mutima nama, bakinjira muri iyo conflict ya conversation. Hari ibiganiro biba hagati y'umuntu, umutima nama wa muntu na shitani, aho umuntu noneho atangira kwivugisha kwa kundi uvuga uti umuntu arimo arivugisha. Internally kirimo kuba ni ya ntambara y'ibitekerezo hagati y'umutima nama w'umuntu then na shitani agerageza kumugira inama. Iyo waswas rero niyo mpamvu tubwira alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Izo suduri niyo mitima y'abantu, aho shitani yinjiramo akazana iyo waswas, niyo whisper. Iyo process niyo mpamvu yitwa waswas, niyo hari yiswe alladhi yuwaswisu. So igikorwa ni waswisu, ariko icyo akora ni waswas. Igihe arimo kugikora rero ikaba waswisu. So iyo process ya shitani yakoresha kuba ashobora kuza akakongorera mu gutwi, agakrea situation ituma ikintu uko kitari, ariko akakuzanira imagination y'ikintu ugasanga kibaye cyo. Umuntu ukishyiramo kukaza nko ku rugo rwawe uje kumviriza, umugore ntiwamuteguje kuje, uraje utangiye kumviriza, maybe hari nk'imbata yinjiye mu nzu. Hari igihe twebwe nk'abakuriye muri Afurika kenshi murabibona,
uko mwinjira mu nzu mukararana n'inyamaswa zose muba muzifite mu nzu, wumve mufite imbata mu rugo, waza imbata ugasanga ifite ukuntu irimo guhumeka igendeye ikora ya sound yayikora, waba uri hanze ukavuga uti umugore yazanye umugabo mu rugo, ukamena idirishya ukamena ikirahuri, waza kugeramo ugasanga niyambata ariko ihahama hariya ihahagira aho yariri. Iyo shayitani imaze kuzana iyo imagination. Ikibazo cya shayitani ni uko izana iyo imagination, picture ikaba real, uko ikreya mu mutwe ikagenda iba yo. So shayitani araza noneho aje muri whisper kuri Barusisa, amubwira ati Barusisa, uri umuntu wa Nyagasani, ibada yawe yose igamije Nyagasani. Aba bantu mu mategeko 10 baje jihad yajemo, Imana itegeka Musa alayhi salam gutangiza jihad, aribwo bwa mbere bigiye gukorwa. Aba basore bagiye muri jihad, ikiri hagati yabo ni jihad ni mushiki wabo, batabashije kubona aho bamusiga. Immediate urumva ko umwe kuri bo ashobora ngombwa ko asigara na mugenzi we, bikaba byaba ikibazo yuko nawe abasha kugenda wenyine. Nkawe umuntu umwemera Imana, urabona iki gikorwa cyo kugira ngo usigarane uyu mwana w'umukobwa ubafashe bajye muri jihad, wowe actually intambara bagiye kurwana ikaba izatuma haza n'umutekano mwiza kuri wowe kugira ngo ukomeze no gusingiza Nyagasani aho musingiriza, urumva nta bwiza burimo. Iyo ni whisper ya shayitani mu gutwi kwa Barusisa. Barusisa amaze kumva uwo mutima ntama wari muri competition na shayitani, Barusisa aragaruka. Abasore bakomeje yuko bamaze kumusaba uko yagiye anangira, ni nako bakomeje kugenda bamusaba bamwinginga bati Barusisa, urabona ijambo tugiyeho niki. Whisper ya shayitani imaze kuza, Barusisa yabishyira mu by'ukuri akabona kumuzani w'ibitekerezo ati nta mpamvu mbona yatuma ntasigarana uyu mukobwa. Barusisa arabemerera ati ngiye kwemera gusigarana uyu mushiki wanyu, ariko kuri condition, muramujyana mushyire mu gikari muri iriya chambre iri hariya, nzajya mugaburira ibiryo mbishyira hariya ku muryango, hasigaye aze abifata rero ko arya. Nta biganiro mfitanye nawe, ye ni ukuba sire gusa yuko nta kibazo kimugeraho ari muri uru rugo, nta waza akagira ikibazo amugezaho, ye ni ukuba sire yuko arimo muri iyo nzu, ariko jyewe naho ngaho bigarukira. Amasezerano abayinjiwemo hagati ya Barusisa n'abasaza b'umukobwa. Aragiye, bamaze kugenda Barusisa afashe umukobwa amweretse icyumba agiye kujyamo, agiyemo. Barusisa of course uburyo yari yibereyeho, nta rugo, nta mugore, nta mufasha yari afite, urumva n'umuntu wari waritangiye Imana. Niyo mpamvu navuze nti muri ya context bakabaye tumwita nk'umupadiri, bari abantu bitangira Imana baba muri biriya bigo muri convents. Barusisa azanye ibiryo, abisize ku muryango, abiteretse ku muryango, arakomanze, aragiye vuba vuba umukobwa atari yaza no gufungura umuryango kugira ngo atagira nuko anamureba ku maso. Umukobwa araje afunguye umuryango, afashe ibiryo arabiriye, arongera afunze arariye, arangije kurya, isahani nawe ayishyize ku muryango kugira ngo Barusisa abashe kuza kuyifata. Shitani akoze calculs, iminsi iragiye 3 4, umunsi wa 5 shayitani baraje kwa Barusisa, atari ko ya Barusisa, nkawe umuntu w'umwemeramana, umuntu tugaburira dujugunye isahani ku muryango ni imbwa. Imbwa niyo ushyiraho ibiryo gusa ugatereka hari yuko uteretse, yarya ikarya, itabishaka ikarurera. Wowe nk'umuntu umwemeramana n'imyumvire yawe uko iteye n'idini uzi, wagaburira umuntu umujugunyira ibiryo utandika gutyo ku isahani ku muryango ukajugunya aho ngaho ugasiga nkaho urimo kugaburira imbwa? Ari binadamu, umwana w'umukobwa wasizwe muri security yawe kugira ngo agire umutekano, atekana, agire uko abaho. Psychologically again nta kibazo gihari. Barusisa aratekereza ati kuba kuko nta nikosa. Barusisa aragenda, umunsi wa 5 afata isahani, aragenda arakomanga umuryango, ariko areba imbere, ntiyareba mu muryango. Amuha ibiryo, umwana w'umukobwa akira isahani, akinga umuryango, ararya, arangije aza kugarura isahani hanze. Barusisa aza kuza kuyifata. Uruvugo turimo turagenda dutera intambwe buhoro buhoro, uri burebe impamvu intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yesu avuga ati nimutinye cyane shitani muri ibyo bikorwa bito bitoya, kuko ntabwo biba ari express, bigenda bifite intambwe ukuntu bigenda binyuranyuramo buhoro buhoro, ukaza kwisanga waguye mu gatego. Iminsi iragiye, shayitani aragaruka kwa Barusisa ati Barusisa, hari ibintu koko bitumvikana, tubishyire mu bwenge nk'abantu. Uraje ufashe ibiryo, uragiye, yego urakomanze, umuhaye ibiryo,
no kumureba ku maso se ubwo se yabaye ikintu kizira, yabaye kirazira, yabaye byaba ikibazo yuko ureba umuntu kuko biri mu cyubahiro cy'umuntu, harimo ubumuntu burimo. Uyu mwana ashobora kuza kuba ikibazo kuko ntabwo abasha no kubona n'umuntu, nta muntu abona, yibuka ko yirirwa mu nzu wenyine. Barsisa abona nta kibazo kirimo, azana ibiryo umunsi wa gatanu, araza aragabura, mu kuri uko kugabura amuha isahani nk'umuntu, amurebaho, aranasuhuza iyo salamu alaikum, ibiryo arabimuha, aragenda. Hashize iminsi nk'itatu yindi, Shayitani aragarutse ati uyu mwana afite ikibazo. Uyu mwana yari afite ababyeyi be barapfuye, impfubyi, urebye se yarapfuye, nyina yarapfuye, basaza be yasigaranye nabo baragiye. Muri uko kugenda harimo ikibazo, ni wowe yasigaranye. Uyu mwana gusa ahindutse ikiragi, kuba nta muntu avugana nawe, yirirwa mu nzu, agakora akazi kamwe gusa ko kurya no kongera kwifungirana mu nzu. Ibi mu buryo bwa kimuntu doesn't make sense. Barsisa, urumva hari ikibazo. Wowe uje n'ubwo bumenyi ufite, yewe ukaba wanamufasha kumugezaho iryo jambo rya Nyagasani, bikamufasha no byibuze no kumenya Imana kurushaho. Waje ukicara, yewe nushaka wicare ku muryango, ntiwinjiremo mu nzu, wicare ku muryango umuganize, unamuteye n'umugongo, ariko byibuze bigaragare ko hari ibiganiro. Umuntu ashobora kuzahinduka ikiragi kubera kutavuga. Again, ubirebye psychologically nta kibazo kirimo. Barsisa abitekereje, ni wa mutima nama uri kuri competition na waswas ya Shayitani. Barsisa aragiye, araje yicaye ku muryango, ibiryo yazanye ibiryo yabimuhaye, amureba ku maso, yicaye ku muryango, ibiganiro biratangiye, byose biri kuri Nyagasani. Ni ukuvuga kuri Nyagasani kuko nibyo bintu amazemo iminsi yarakoze commitment kuri byo. Iminsi iragiye, uko bibaye kabiri gatatu, ugenda umenyera umuntu. Barsisa ati, Shayitani aragaruka kwa Barsisa ati, Barsisa, nk'ibintu byo kwicara hanze nabyo umuntu aje nawe yagira duti. Ibaze nk'umuntu aje hano aje kugusura, agasanga wicaye ku muryango w'umwana w'umukobwa, wicaye ku muryango urimo uraganira, umwana w'umukobwa ari mu nzu, wabisobanura uti? Ibi ngibi bintu hari ibintu bikoze isoni ku mwanya wawe n'icyubahiro ufite, byibuze byakabaye at least wakwinjira nk'indani ukaganira iyo ngiyo, aho ugeze kuba tayari ugasohoka. Pole pole Shitani amaze kugeza Barsisa indani y'inzu, and up to that point mu by'ukuri there was nothing, haba ari ku mukobwa, haba ari no kuri Barsisa ubwe, umutima wose wari ukiri umutima wera, ukiri perfect. Ariko turi abantu, igihe cyose ufashe amavuta ukayegereza imbabura, ukayegereza umuriro, ukayegereza ubushyuhe, definitely hagomba kubaho impact. Uko Barsisa yagiye yegera umwana w'umukobwa, ubuka n'umwana w'umukobwa utari washaka, ibaze fata iyo sura yose washaka, imagination yishyire muri icyo cyumba, ubone what was likely to happen. Icyakurikiye, inkurikizi yari iyihe? Barsisa aza gushaka uyu mwana, bagirana iyo mibonano mpuzabitsina. Icyakurikiyeho ni umwana muto, umwana ahita asama, yasamye inda. Urumva amaze kumutera inda, ubwo byabaye ibindi. Ubu Barsisa amaze kugera muri shit, ijambo dukoresha turi reserved, amaze kugera muri SHIT ya mbere, kuko hariya hose byari ibintu byo kumujyana bimuganisha muri inzira. Amaze kugera muri rya dhambi rya zina. Ibuka mu mategeko 10 Nabi Musa alayhi salam yahawe, ayo mategeko, ayo mabwiriza 10 akomeye cyane, harimo icyo kintu cya zina, cyo kudakora zina. Barsisa aguye mu cyaha cya mbere, kimwe mu byaha binini cyane. In fact mu Bwisilamu ibyaha Mtume sallallahu alaihi wasallam avugaho ibyaha 7 asab'atul mubiqat, ibyaha 7 byatuma abantu banashira kubera uburakari bwa Nyagasani. Ni muri kimwe muri byo ni zina, ubushurashuzi. Barsisa umuntu mwemeramana waje intentions, iniya yatangiranye nayo ari iniya nziza, birangiye ari mu gitanda, yewe amapaziya yaguye, ibikurikiye byose bijemo n'umukobwa noneho kuba amaze gusamira. Haje problem ikomeye. Shayitani hariya yazaga azira muri whispers,
ariko noneho shayitani amaze kubona ko yamaze kumujugunya mu kibazo, ubu shayitani yatangiye kuba blunt, yaziraga no mu sura y'umuntu, aza noneho ari blunt kuko yamaze kumwinjiza mu agatego kamaze gufata, aravuga ati ndamufite ubu ngubu, ahasigaye ubu ni umugozi mpaka tumanukanye aho tugomba kujya. Shayitani araza kwa Barsisa ati nyamuneka rero byagukomeranye, ibaze bariya basore bavuye muri jihadi bose bagarutse na morali bafite, baze bagusange hano baragusigiye umwana wagombaga kuba ari muri safety yawe, akaba yisanze amaze kugenda agejejweho ibyo umugejejeho. Nyamuneka rero nkugire inama ya vuba vuba, iyo nda igomba kuvamo, nta kundi, kora ibyo ukora byose ariko iyo nda igomba kuvamo. Nabi Barsisa ubwo ari muri panic. Iyo umaze kwinjira muri panic mode, the problem ya panic mode, dusubireho ndashaka dukomeze twibukiranya za nafsi eshatu nababwiye. Hari nafsul al-ammaratun bisu, iyo nafsi gutuma ikosha ikujyana ikotsa ahubwo bisa nkaho urimo kotsa igitutu ngo ugende ukora ikibi. Ariko iyo umaze kugera muri cya kibi sasa, ukaba ufite chance ya nafsul lawama. Iyo nafsul lawama ikaba ari hantu regret noneho ukavuga uti ya rabbil alamin, akoze ikosa ritabaho. Iyo regret kubwayo inzira ya mbere ya tauba. Iyo ugiye muri process yitwa tauba itangirana acknowledgement, kwemera yuko hari ikosa waguyemo, kwanga kwiyumva nabi kubera icyo kibi waguyemo, 3 noneho kugisabira imbabazi mu buryo bwa sinzasubira. Iyo niyo tauba, context ya tauba. So tugiye muri ya nafsul al-lawama, umaze kugera ku ntambwe ikomeye igiye kuguha chance yo kuba noneho wasaba imbabazi kwa Nyagasani, cyangwa se wakomereza muri icyo cyaha uvuga uti none naguye mu musarani, nta kundi ni ugukomeza noge muri iyo nagisi. Iyo chance uba uyifite nk'umuntu uko Imana yaduhaye ayo masanganzira meza. Iyo rompwe irahari, noneho ukaba wawemeza niba ugiye kumanuka Nyabugogo cyangwa Kacyiru cyangwa ugiye gusubiranya byose. Iyo opportunity uba urayifite nk'umuntu, ariko igihe ugeze aho ngaho, iyo confusion ufite nk'umuntu ishobora guhinduka ikibazo. Barsisa shayitani aramubwira ati noneho bamaze kugera mu bibazo bikomeye, uyu mwana inda igomba kuvamo. Aragiye Barsisa afosinze wa mwana w'umukobwa, aramuhase ko bakuramo inda bayikuyemo. Baguye mu cyaha cya mbere cya zina gikomeye cyane, hajemo icyaha cya kabiri gikomeye cyane cyo kwica, qatlun nafs. Urumva ubwo biri mu byaha 10 nanone mu amategeko 10 Nabi Musa alayhi salam yahawe. Irya mbere kabisa rivuga riti ntibagiye kugira ikindi kigirwamana bagira uretse Nyagasani, ariko hagati aho ntukite. Barsisa wa mutinyamana twumva wese twiyumvagamo, immediately yabuguye mu cyaha cya mbere cya zina, noneho waguye no mu cyaha cya kabiri cyo kwica. Shayitani barimo arakomeza kuba blunt, bya bindi byo kwihishahisha byo kugerageza bwa wasiwasi bwo mu matwi ntabwo bukiriho, kuko ngubu yamaze kumenya ko iyo arrogance ya shayitani irimo irakura, kuko bamaze kumenya ko yagushize mu bibazo bikomeye. Araza kwa Barsisa ati nyamuneka, uyu mwana w'umukobwa n'abagore ukuntu bawuzi bakunda abana babo, umwana w'umukobwa umwicira umwana, wibeshye ngo azaceceka basaza be baje hababwiriye inkuru yuko wamuteye inda ikavamo. Mvuga ikindi imbere yaho ngaho gatoya, bamaze kwica uriya mwana, bamaze kumukuramo ko yamufosinze gukora abortion, inda bayikuyemo, nta kuntu bashobora kujya gushyingura hanze kuko byari kumenyekana. Bacukuye hasi y'igitanda cy'uyu mukobwa, imva bayishyiramo imva ntoya y'uruhinja, urwo ruhinja rwari rutaranavuka, bashyiramo aho ngaho niho baruhambye. So umukobwa akaba yajyanye mu nzu, ariko hasi y'igitanda tayari hariyo imva. Barsisa shayitani aramubwira ati uyu mwana w'umukobwa nta kuntu azaceceka basaza be baje, yumve ko akababaro k'umwana w'umugore ukuntu aba ashaka kuba afite umwana, none umukuyeho ubwo burenganzira kugira ngo wamushyizire mu kibazo cyo kuvuga ngo utumye yica umwana. Ntabwo yakabaye yagiye kumwica, iyo nda yari kuyigumana. Uyu mukobwa nawe ni ikibazo ubu ngubu, ilfo kumwica kugira ngo wikize. Barsisa muri ya force, nyuma yo kuba amaze kunanirwa ibisigaye byose, yica umwana w'umukobwa. Nanone kubera ko atashobora kujya gushyingura hanze, yaracukuye
acukura noneho actually yagiye gucukura hanze kuko ibi byari officiel yuko abantu bagomba kumenya ko umwana w'umukobwa yapfuye, ajya muri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, umwana w'umukobwa yapfanye, aragenda noneho bacukura imva official, barashingura umwana w'umukobwa. Amaze kumushyingura rero hashize igihe gitoya, shayitani ubwo yamaze kumenya. Iyo ni aya muri Qur'an, naho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati mwibuke igihe shitani aza akakubwira ati, akaza akakoshya akakujyana mpaka wamara kugira niyo mpamvu Allah aravuga ati igihe shayitani yaje ku muntu aramubwira ati ikfur, yinjira mu bukafiri. Ariko urumva iyo uza kwibaza uti shayitani yaza kuza kwa Barsusa akamubwira ati jya muri kufur as a first statement, kuri iman Barsusa yari afite, there was no way ashobora kuba yayinjiye. Ariko yanyuze muri bwa buntu buto butoya, etape par etape, step by step, intambwe ku ntambwe, mpaka agera kuri cya kintu yari agamije, ari uko kumwinjiza. Noneho sinashiriki gusa ahubwo sinantuza sina gusa, noneho no kwica. Amaze kwica, shayitani araza Barsusa amaze gushingura umwana w'umukobwa ati rero nyamuneka kakubayeho, nta kuntu ibintu bitazamenyekana. Uyu mwana w'umukobwa kuba wagiye kumugira utya na gutya, ibi byose ni ukwibeshya. Ndumva icyakabaye kirushaho. Ebana, icyo nakugira inama nshobora kuba nagufashamo ni kimwe gusa, ngira ikigirwamana, i'budni, unyemereye igihe sasa utangire kuba ari jyewe, noneho usenge amasengesho ujyana kwa Nyagasani ariko uyanyuza muri jyewe. Ibyo ngibyo nabigufashamo. Iyi situation ibuka ko twayitangiranye, nshobora nanone nanjye wawe nayo gukuramo nkagufasha kuyivamo. Iyi situation uko iteye uko imeze muri iki gihe. Barsusa kuri stress yari afite muri icyo gihe cyose, nta kundi yari afite kubigenza, asanga byamaze kumukomerana, atangira noneho gusenga Nyagasani ariko acisha muri shayitani. Ni bya bindi bagenzi bacu baza bagasaba iduwa nziza cyane, baba bayirangiza kuyirangiza iduwa bati ibi byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, tubisaba Nyagasani ariko tubikishije mu izina rya Yesu Kristo. Umva Barsusa urugero noneho agezeho, Abid wavugwagaho yatangiriye muri zina, yinjira muri qatlun nafs, noneho yinjiye no muri shirk, izambi rya nyuma riherayo mu bibi byose. Amaze kugera kuri urwo rw'ubushayitani arareka, ahubwo mbaze mu mbabarire mbisegureho gatoya. Iyi last phase ya shirk ayizaho nyuma, tumaze dusubira inyuma gatoya, aho Barsusa amaze kwicira umwana w'umukobwa, amaze kumushingura, amaze gushyingura kuri ya mva, ba basore bagiye muri jihad baba baratabarutse baragarutse. Muri uku kugaruka rero baje bose bishimye bati alhamdulillah, intambara twayitsinze. Barsusa mushiki wacu tuje kumufata, urakoze cyane kuba waramurinze nk'uko twagusigiye, ukatugira iyo nama, ukatubera imfura, ukatubera umugabo. Barsusa ati rero amarira, akaba yatangiye kurira amarira, ati nyamuneka rero ntabwo muzi icyabaye. Umwana w'umukobwa yageze aho ngaho aza kurwara, muri uko kurwara aza kwitaba Imana azza wa jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku bantu barabonye abantu bapfa n'abakira n'abakora ibiki byose, kuba mushiki wabo yarapfuye, ku muntu umwemeramana ntabwo byakabaye ikibazo. Kuremera yuko urupfu nk'uko twemera ko ubuzima buriho n'urupfu ruriho, niyo umwana yarapfuye nabo baragenda bati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, barataha n'akababaro kenshi bajya mu rugo. Shayitani iraza, dufite inzozi eshatu, urumva ko ibintu by'ubwisilamu byinshi bigendera muri iyo witiri bitatu. Nizere ko mba mubyibuka buhoro buhoro. Dufite inzozi, ubwoko bw'inzozi butatu. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam niwe utubwira nanone muri hadith, atubwira ati hari ubwoko butatu bw'inzozi. Hari inzozi zishobora kuba ntawe zishingiye, wagiye ukina umupira, wagiye ugira ubona, hari uwo watekerejeho ku manywa bikaza kugaruka mu nzozi. Ubwo ni ubwoko bumwe bw'inzozi. Aravuga ati hakaba ubwo inzozi za kabiri, inzozi za shitani. Shayitani hari igihe azana inzozi ze, nazo zikaza kuba par igice cy'inzozi dushobora kuba twagira. Inzozi za gatatu ni inzozi ziva kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aravuga ati nk'urugero rw'inzozi ziva kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni nko kumbona mu nzozi. Umuntu wese ushobora kuba avuga ati nabonye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
aba yamubonye mu by'ukuri, kandi iyo ni inzozi ziva kwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala, shayitani ntabwo yayiziramo. Abana batashye mu rugo rero b'abasore muri iryo joro, shayitani abazanira inzozi, nanone iri pati ya process ya waswasi, abazanira inzozi bombi abereka yuko Barsisa yababeshye, uko yababeshye n'ikimenyimenyi umwana yaramwishe kubera ko yamuteye inda, nyuma yo kumutera inda aramwica. Ati n'ikimenyimenyi imva y'umwana iri hasi y'igitanda aho umukobwa yararaga, ari nk'uko imva y'umukobwa nayo iri hanze hariya aho yagiye kubereka. Abasore babyutse mu gitondo bati nk'uko wabyuka salamu alaikum wa alaikum salam, ewan nagize inzozi yangoye cyane mu ijoro. Ati nawe wagize inzozi zikize? Uko yayivuze uriya ari nuko n'uyu nguyu ayivuga. Ati ntabwo bishoboka yuko twese twembi dushobora kuba twarose ibintu bisa biteye bityo, tugende dufesinge wa mugabo wacu kuri ubu buryo. So mu nzira mu gihe barimo kuza rero niho shayitani aziye agana Barsisa, ati Barsisa rero kakubayeho ya nkuru wari uzi ko wabirangije ejo, na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gahunda zahindutse. Abasore barimo baraza bamenye ukuri kw'ibyabaye. Barsisa muri ya panique atangiye kubura aho ajya, atangiye kubura icyo akora. Muri uko kuyoberwa shayitani niho amubwiye ati rero cyagukiza ni ikintu kimwe gusa, ni jyewe, ngira ikigirwamana, nyura muri jyewe, usaba ibyo usenga byose kwa Nyagasani binyuze iwanjye. Nanone twarabanye twararuhanye kuva intangiriro y'iki kiganiro, it's best ni jyewe gusa ushobora kuba wagukiza. Muri ya desperation Barsisa aragenda atangira gusenga Allah subhanahu wa ta'ala, ariko abinyuza muri shayitani ar-rajim. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndimo ndakoresha amagambo make y'icyarabu bishoboka kugira ngo byibuze ikiganiro ntigitinde cyane, kuko ndabona tutangiye kwegera aho turangiriza inshallah, maybe tubone umwanya w'ibibazo. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iratubwira iti umuntu ashobora kubaho ubuzima bwe bwose akora ibintu by'abantu bo mu ijuru kugeza umunota wa nyuma, aho hagati ye n'urupfu hari uburebure bungana gutya. Yakoresheje akaboko ke agira atya. So uburebure si ukuvuga ngo ni akaboko kose, ahubwo ni distance iri hagati y'akaboko n'ikibegabega. Aravuga ati ugiye umuntu abayeho ubuzima bwe yuzuye, ariko igihe hagati ye n'urupfu hasigaye distance ingana gutya, uburebure bw'ubuzima bungana gutya, agakora ikintu cy'abantu bo mu muriro akajya mu muriro. Mtume sallallahu alaihi wasallam arongera aravuga ati umuntu ashobora kubaho ubuzima bwe bwose akora ibintu bibi by'abantu bo muri Jahannam kugeza igihe agejeje hagati ye n'urupfu hasigaye distance ingana gutya, agakora ikintu cy'abantu bo mu ijuru akinjira ijuru. Iyi incident azayisobanura ishingiye kuri iki kiganiro Barsisa yari arimo kugenda avuga. Urumva Barsisa umugabo wari warabaye abid yubaha Imana, reba aho intambara yose yatangiriye, ageze amaze kujya gukora shirk, aryo tambi rya nyuma. Abasore baje bamuhaye ya evidence, kuko baraje muri wa mujinya baragenda bareba imva ya mushiki wabo, baraza bajya muri ya nzu bareba hasi y'igitanda basanga nanone imva igaragara very clearly, bahita bamenya ko Barsisa yababeshe. Bagiye kumugeraho muri uko kubeshya kwe, agiye gusa nk'uwihakana, kumbe yamaze gukora ya ibada nk'uko yayikoze. Umuntu wese, amategeko ya Nabi Musa yavugaga ko umuntu wese wica nawe yicwa, nta kundi byari kugenda. Barsisa yari yaragize uruhare mu kwica si umukobwa gusa, n'uruhinja rwari rutaravuka, n'umwana wari utaravuka, bihita biba impamvu yo kujya kumujyana kwicwa ku mugaragaro. Barsisa agenda yicwa nk'imbwa kubera ko yari yarishe umuntu. Urumva umuntu yatangiye muri zina ajya muri qatl nafs, araje yinjiye noneho muri shirk, ikintu cyari icya nyuma gifite uburemere bukomeye cyane. Icyo niyo kisa ya Barsisa ibabaje cyane ukurikije icyo yari agamije, niya ye nziza yatangiranye, ariko ni igikorwa aho cyaje kuba kirangira. Mtume sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati ntimugasohoke mu iswala, numwe muri mwe ntagasohoke mu iswala ntakageze aho avuga ati assalamu alaikum wa rahmatullah, adasabye iyi dua. Dua ivuga iti Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min fitnati al-mahya wa min fitnati al-mamat wa min fitnati masih ad-dajjal. Ntiukave mu iswala ngo ujye kuvuga assalamu alaikum udasabye iyi dua, udasomye iyi dua
ivuga iti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr, nyagasani ndagusaba unkize adhab, ibigeragezo byo muri kaburi, igihe umuntu amaze kuba witabye Imana bakagushingura ukajya muri iyo kaburi. Turagusaba unkize ibigeragezo byo mu kaburi. Wa min fitnatil mahya, unkize ibigeragezo by'ubuzima. Ubuzima burimo ibigeragezo byinshi, ibigeragezo birimo ubukene, ibigeragezo birimo ubukire. Ubukire bwonyine bushobora kuba ari ikigeragezo kwawe kuri wowe. Ibigeragezo birimo gutinya, ibigeragezo birimo gupfusha abantu, gupfusha umuryango wose nk'abantu bapfushije abantu mu ntambara, muri genocides n'ibisa nabyo. Ugasanga abantu bapfushije, umuntu azapfushije umuryango wose arisigaranye wenyine ari umwe rukumbi. Ibi byose ni ibigeragezo bishobora kuba byahindura imyumvire n'imitekerereze y'umuntu. Hari ubukene, Imana ikagenda ikaguha ikizamini cy'ubukene, ugasanga inzira yonyine yo gukira ubwo bukene bakugira inama ya shayitani muri ya waswasi wagiye muri KTRC, abari muri ibyo bihugu bikina lotteries, ukajya muri lottery wagenda nkashishura bagashashura ko gushishura bagashashura, nagiye ngashishura bagashashura ibyamukesha abatwara uko yabivugaga mu bihe bye bya TRC. Ngiyeyo nkagira gutya, ya Allah, nkabona nk'izo miliyoni sinakubakamo umusigiti, nkakora tauba, kubakamo umusigiti, kubaka amashuri. Shayitani rimira kuzanira ibyo bitekerezo byitwa ko ari byiza ku ngaruka zabyo, ariko utabashije kureba iyo nzira bayinyuzemo. Ese ugiye gukina ako kantu, iyo mari ukayibona, Allah akakwica niyo tauba utayikoze. Ese kujya kwinjira mu kintu uvuga uti ngiye gukora icyaha nzakora tauba, ese ibyo byonyine ntabwo umaze creating a precedent, kuko tauba ikorwa ku muntu wakoze ikosa mu kutarimenya, warangiza kurimenya noneho ugasaba imbabazi, ukarisabira imbabazi ya sinzasubira. Ese umaze kuba usizeho umugambi, iyo fitna yonyine y'ubukene ishobora kuguhindukira fitna nini cyane, ishobora gutuma wakora ibintu bitabaho. Imana ishobora kuzana ikigeragezo cy'uburwayi. In fact, ubwo twavuze muri fitnatil mahya, tuvuze ku fitna y'ubuzima, ariko noneho hakabaho na fitnatil mamat, na fitna y'igihe cyo kujya gupfa. Hagati y'umuntu, igihe umuntu agiye gupfa, hari igihe cyitwa al-ihtidar. Ihtidar ni ya transition. Tekereza wagiye ku kibuga cy'indege, uragiye muri check-in. Iyo umaze gucekinga in, wakakujya muri departures, utegereje hariya kugira ngo uze kugenda, ntubu kibasha gusubira inyuma ngo hari ibintu nibagiwe kujya gufata kwa kanaka ngo usubire inyuma. Iyo wamaze kwambuka uba wagiye. Iyo ihtidar ni igihe utegereje gupfa. Fitnatul mamat ni icyo gihe cy'iyo minota mike. Imana ishobora kugenda ikakuzanira ikizamini. Wari umuntu wemera Imana, abantu bazi ufite Imana, kandi hari abantu bafite ingero nyinshi cyane dushobora kuba twakwibuka. Umuntu Imana ikagenda ikakuzanira uburwayi bukomeye cyane, ukajya kwa muganga bakavura, abaganga bose bakubwira bati ntabwo barimo kubona uburwayi urwaye. Hakaza wa muntu ukugira ya nama y'ibanga ati wagiye kuri wa mupfumu, wallahi uriya yarazaniye alam nashrah, ibintu byose bigatungana. Yakwinjiza muri ako kantu ukajya ku mupfumu, muri wa mupfumu ukaba ari upfira. Reba umuntu wese wakoze ibada yawe ukagera ku munota wa nyuma ukaza gupfira, iyo umupfumu wagiye muri shiriki, kikaba icyo gikorwa cyawe cyane. Rero ni ibintu dusaba Nyagasani kugira ngo adukize, ntadushyire mu kizamini cy'iyo minota ya nyuma gishobora kuba cyatuma ujya gupfira mu bintu utagakwiriye kubupfiramo. Tekereza, wagiye gushurashura, ufashe umukobwa, mwinjiye muri chambre, mwagiye muri lodge noneho ayo mahoteli akomeye y'i Burayi, whatever, alhamdulillah, ushobora kuba hari ukuntu wagiramo ubwiherero, ariko twa dushambure twacu twa lodge twandagasuki hariya, ugiye muri ka lodge, Imana izanye zahama, malaikatul maut iraje gukuyemo roho, cyangwa umwana w'abandi wajyanye muri iyo lodge araje apfiriye muri iyo lodge. Muri icyo gikorwa, ukuntu uza kubyiyamburamo ayo masoni n'uriya muntu upfuye, ibi ni byose ni ibizamini tuba dusaba Allah subhanahu wa ta'ala adukinge akaboko, adukize, aduhe sitr, agira uko adukinya agira uko adukiza iyo situation ishobora kuba yatujyana muri ibyo bintu. Ayo yose ni amaduwa dukoramo constantly. Umuntu w'umwemeramana no gusaba Allah subhanahu wa ta'ala, kuko shayitani igihe cyose baratureba. Imana yamaze kutubwira huwa wa kabila, we shayitani na kabila ye, kuko urumva afite ubwoko, afite ekipe ikomeye cyane. Yarawunakum min haythu la tarawnahum, barababona kurusha uko mwebwe mubabona. Shayitani ntimumubona, warababona na ekipe ye kurusha uko mwebwe mubabona. So ndasaba rero Imana subhanahu wa ta'ala idufashe muri iyi ntambara ihoraho. Shayitani yaraturahiriye ko atazatureka mpaka umunsi w'imperuka. Ntabwo turasaba Nyagasani adukinga akaboko, adushyire muri abo ngabo bumva amagambo menshi,
bagakuramo ameza muri yo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nizere ko byibuze muri iki kiganiro n'urugero rwa Barsisa definitely harimo isomo ku bantu, harimo ibintu byinshi cyane, ingero nyinshi ushobora kuba wabona igihe ugiye kujya ugenda ugwa mu gatego. Umuntu afite ukuntu agiye social media zaraje za WhatsApp, umuntu agatanya na ka message gatoya, inkurikizi za message ukaza gusanga urugo rurasenyutse kandi abantu bari bafite uko bariho. Izo ni ingero nyinshi zijyanira n'ikintu. Urashaka ufate iyi case ya Barsisa uyishyire mu buzima busanzwe, urebe au pratique igishoboka kuba cyaza ikibazo tugerageze kukirinda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, jazakallah khair mwacu Sheikh Kassim. Naam, nanze mushimiye cyane kuba n'igihe cyinjiyemo twabashe kugikoresha neza, na Allah yabishoboje ko n'impungenge twari dufite zagabanyutse zijyanye na network. Nagira ngo mbaze ababashe gukurikira ikiganiro nimba hari ikibazo bafite, ndahera ku bazamuye akaboko, hanyuma dufate nk'iminota 15 itarenze 30 ibibazo n'ibisubizo, hanyuma dusoze ikiganiro cy'uyu munsi. Ubwo twizere ko kiza kubagirira akamaro kuba babashe kugikurikira cyangwa n'abazagikurikira. Naam, ntegereje ibibazo, ngo nimba hari ufite ibibazo cyangwa se icyo asobanuza yazamura akaboko cyangwa afata ijambo. Bwana Abuba, ndabona hari salamu alaikum, mbonye message aho ngaho, ariko hari aya nagomba kuba nabasomeye ari ishingiyeho ikiganiro twaganiriyeho. Iri muri suratul Hashr, ni sura ya 59 n'umurongo wa 16. Suratul Hashr, ubwo ni igihe shayitani abwira umuntu kamathali shayitani, ubwo Imana yatubwiye iti nk'urugero rwa shitani, idh qala lil insan, igihe yabwiraga umuntu ikfur, kora kufur. Ni hahandi Barsisa yari amaze kugera kuri rya nyuma, hahandi amaze kugera kuri rya nyuma. Kamathali shayitani idh qala lil insan ikfur, igihe shayitani yabwiraga bin Adam iti kufur, kora kufur. Falamma kafara, igihe bin Adam yamaze kwisanga, amaze kwinjira muri iyo kufur, qala inni bari'un minka, shitani ati yewe mbakure, njya kure, ntacyo dupfana. Inni akhafu Allah, yewe ureba hano shitani ntinye nyagasani cyane, rabbal alamin, nyiri kurema rurema w'isi n'ibirimo byose. Uwo ni shitani amaze kuyobora akakujyana kuri cya kibazo, yakujugunya muri ya shit, then immediately ahita akubwira ati falamma kafara, igihe umaze kwinjira muri iyo kufur, qala inni bari'un minka, yewe nakwiranze ndi kure cyane nawe, inni akhafu Allah, yewe ubona hano ntinye nyagasani cyane. Ariko urumva wowe yamaze kukuyobya akujyana ni suratul Hashr, ni sura ya 59 umurongo wa 16. Naam, assalamu alaikum. Ndabona hari ikibazo hano ngira ngo cya Aisha. Bwana Abuba, ndabona hari ikibazo cya Aisha uvuga uti assalamu alaikum wa rahmatullah, urakoze cyane ku nyigisho nziza uduhaye, waduhera admin iriya dua wavuze akazayidusangiza inshallah. Amaduwa navuze hafi zimwe n'izo dua ni nkenye, kuko dua ya mbere harimo iyo ngiyo Allahumma inni a'udhu bika min adhab, kuko ndumva turimo kwa register ikiganiro, so iyo dua iroroshye kuba umuntu yayikurayo. Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aratubwiye ati ntugasohoke mu swala, ntukavuge salamu alaikum ngo usohoke mu swala ayo magambo ane utayabanje kuyasaba nyagasani. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr, nyagasani ndagusaba undinde adhabu n'ibigeragezo byo mu qabr, wa min fitnatil mahya, na fitna cyangwa n'ibigeragezo by'ubuzima, wa min fitnatil mamat, n'ibigeragezo by'amasaha aganisha ku rupfu, wa min fitnati masihud dajjal, na fitna ya masihud dajjal. Masihud dajjal ari cyo kibazo. Ya indi yari dua Adam alayhi salam Imana yamwigishije, kandi natwe igomba kuduhora ku mutima. Rabbana inna zalamna anfusana, nyagasani twakosheje bidasanzwe, twaciye aho dukwiriye kuba tugarukira. Illam taghfir lana,
nyagasani ubaye utatugiriye imbabazi watarhamna ubaye utatubabariye ukatugirira imbabazi lanakunanna minal khasirin utatugiriye impuhwe utugirire imbabazi utubabarire lanakunanna minal khasirin mu by'ukuri twaba turi mu bantu bamaze kuba bayobye kabisa badafite iherezo. So iyo nayo ni dua imwe Adamu yasomye amaze kwisanga muri bya bihe Imana iza kubahuza na Hawa, ariko noneho jana yacu ibi yo gukoreraho kugira ngo tuyibone ku mukeka nk'uko twari twayibonye. Nambwa navuga turaza kureba uburyo yanjye mu nyandiko banza aricyo kintu bashakaga cyane, ariko muri muza kuba ko ni dua nziza. nanjye mu biganiro nka bingahe tugize bazisubiriyemo mvuga umuntu yagombye kwihutira kumenya. Hanyuma nimba hari undi ufite ikibazo cyangwa se icyo asobanuza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Naam, ngewe ntabwo ari ikibazo gusa no kwishimira umuvandimwe Kassim Kayira, barakallahu fikum jazakumullahu khair. Ikiganiro alhamdulillah gishoje nkuko wari wakitwijeje ubushize, kandi Imana kongera ubumenyi n'ubuzima bwiza uzade n'ibindi biganiro. Allahumma twagize imiryango uyu munsi bwa mbere dukora test kugira ngo bamwe babashe kudukurikira kuri YouTube live, ngira ngo bimwe biratambuka kuri Dawa Rwanda TV kuri link yabo bwa mbere, wenda ubwo nabwo tuzareba icyo bitanga. Twagize imiryango iri ahantu hatandukanye igeze ku miryango 24 niyo peak twagize uyu munsi. Hanyuma abavandimwe baza kongera gufata ijambo babashe wenda kwivuga aho baherereye niba ngombwa nako niba bishobora. Uriya muvandimwe ni ngira ngo bamumenyeshe ni Omar Abasherbuk, sinzi nimba umwe. Naam. Yaranyibagiwe bana hari kera. Waranyibagiwe reka nawe waranyibagiwe kakiro video. Allahu akbar. Oya ariko imyaka ntabwo ari ya none. Inzo sebo kinywi. Brava sebo. Naam. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Ndabona yakaboko ka K Muhammad. Naam, shakwa Kinyata Muhammad. Naam, Muhammad. Naam, Kinyata ushobora ku banda ari Muhammad K ariko natekereza ko ari Kinyata, sinzi nimba. Wa alaikum assalam. Kinyata alhamdulillah. Barakallahu fik mu Sheikh Kassim Kayira, insoma ni byiza cyane. Nari mfite utubazo nka tubiri. Ikibazo cya mbere ndibaza se ko bavuga ko ibirisi cya Shaitani turi ifite irimo kuturusha. Dushobora gusoma buri munsi mu gitondo uburyo wakwiri utarizaduwa batubwiye ushobora gusoma muri swala iri irangira urangiza swala. Hari yindi ushobora gusoma buri gitondo kuko mu gitondo ugiye gutangira kandi kazi ku buryo Shaitani yagerageza gutakwegera. Ikibazo cya kabiri ko Shaitani turushagire kandi hari abavuga yuko yumaze kugwa mu cyaha irakubwira ngo ngewe ntinya Imana, irakwihakana. Ndabaza se ko wavuze ko iduturuka imbere ikaduturuka inyuma ikaduturuka ni hejuru, ntabwo itinya kuduturuka hejuru kuko izi ko umuremyi wayo ari hejuru yacu, aho ntabwo itinya kuhajya guturuka hejuru ikaduturuka mu mpande gusa. Sinzi niba iki kibazo cyumvikanye neza se. Ndacyumvise ariko no hejuru nanone harashoboka kuko biterwa no hejuru ni hehe. Niyo mpamvu iyo tugiye nko mu misarani biba ari encouraged yuko wambara nk'ingofero. Abantu ubona batajya bambura ingofero ku mutwe kuko bivuze ko kuri uwo mutwe ashobora kuba yakujyaho Shaitani. Muri wese ubwaho hakaba al-khubuth wal-khaba'ith, hari amashitani abiri ashobora kujya ku mutwe nayo. So ku mutwe biracyashoboka ko ashobora kuhanyura, ariko Shitani constantly abashakisha uburyo. Niyo mpamvu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwira ati ukurikije izi mbaraga za Shaitani n'ukuntu ameze, ariko rero Imana haraho tubwira ati ingufu za Shaitani kana dhaifa, gahunda ze n'imipango ye ni dhaifu, igihe cyose ushize nyagasani imbere. Ari nayo mpamvu
ugiye gukora ikintu cyose fasta'iz billah, turavuga ruti a'udhu billahi minash shaitani rajim. Utari wajya no kuvunika nayo maduwa yose yandi al-i'adhu billahi, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Niyo mpamvu ikintu cyose umuyisilamu agiye gukora uravuga uti a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Iyo isti'adha yonyine ukora immediately bimaze gukuraho shitani, utagiye no kuvunika n'ibindi byose. Iyo a'udhu billahi minash shaitani rajim, ugiye kujya mu abantu bafite ingo, ugiye kubaka urugo, winjiye na madamu wawe mumaze kwinjira mu gitanda, ya duwa abantu kenshi dukunze kwibagirwa kubera amafiringi tuba turimo, ingufu zayo uravuga uti Allahumma jannibna shaitan wa jannibu shaitan ma razaqtana. Nyagasani turagusaba uturinde shitani, kandi n'icyo ugiye kutugaburira ukirinde shitani. Ni ukuvuga product igiye kuvamo, yaba ari umwana yaba ari iki, already wamaze kuhashyira insurance, life insurance mbere y'uko unajya no mu gikorwa. Niyo mpamvu kandi encouragement ikaba nini cyane, bakubwira bati igihe utangiye bya romance muri salo, iyi duwa yawe niba uzi ko biri bukunanire kujya gufunga feri, uyivugira aho ngaho, kuko ushobora kujya kwika ugasanga wamaze kugera i Nyanza ku Gasoro utari wabasha kuvuga iyo duwa. Iyi duwa ikaza ibaye preventative mechanism, iba ari weapon, iba ari igikoresho gikomeye kije no kugira ngo kirukane shitani. Kuravuze iti Allahumma jannibna shaitan, Nyagasani turinde shitani, mwigize kure abari kure natwe, wa jannibu shaitan ma razaqtana. Kandi n'icyo ngicyo ugiye kuduha resulting yo produit ugiye kuduha iva muri iki gikorwa tugiye kujyamo, nayo uyirinde shitani. Urumva wamaze kwashyira imbago, wamaze kwashyira imipaka isobanuye, kuko idashobora kuba noneho yanakinirwamo. Ni ubudahangarwa, umaze kuhashyira ubudahangarwa buri aho ngaho. Noneho byaza mu bikorwa byindi, byaba ari swala ni a'udhu billahi minash shaitani rajim, yaba ari yo wuzu ugiye gufata a'udhu billahi minash shaitani rajim. Izo zose ni weapons ugiye rushyira mu buryo kugira ngo buri gihe cyose constantly, kuko ari umwanzi wawe nawe uhora umwibuka. Kenshi birashoboka cyane ko umuntu ushobora kuba busy nawe akaba ari mu bigufasha kugira ngo umwibagirwe, ariko rero constant uravuga uti a'udhu billahi minash shaitani rajim. Iyo uwo nawe ni umuti, kuko uri buribuka constantly yuko urasaba Imana. Kuko actually urumva iryo jambo a'udhu billahi, ndimo ndasaba uti Nyagasani ndagusaba mu bushobozi bwawe, mu mbaraga zawe, nkeneye umusada wawe, umusanzu wawe, umpe izo mbaraga minash shaitani rajim, undinde iyo shitani. Ni ijambo riremereye ko twarimenyeye kurivuga kenshi, ugasanga probably ntabwo uzi uburemezi burimo muri iryo jambo a'udhu billahi. Al-i'adhu billahi ni ijambo rikomeye cyane, Hakabaho ni gahunda zindi. Umuntu wese ugiye gukora ikintu uvuga uti nzakora ikintu ejo, Imana yamaze kutubwira muri Qur'an, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Ntukajye uvuga uti ejo nzakora iki n'iki illa an yasha Allah, udashizeho insha Allah. Shitani arakuzanira ushyireho ubwo buryo uvuga uti nzakora iki ngiki, udashizeho ya insha Allah, ugasanga wibagiwe Nyagasani muri iyo gahunda, ugasa nkaho ugiye kugira ubufatanye na shitani. Ibyo byose niyo constant reminders, kuko no mwanzi duhorana ni intambara ihoraho. Niyo mpamvu topic y'uyu munsi yari nziza, kuko twavuga ati ni intambara ihoraho, ntabwo twavuga ngo iri muri iri joro shitani twamubashije ko twamaze kumumenya. Constantly arimo arazana udutego, tunyura ahandi ashakisha amayira yose, kuko yamaze kwizeza yuko azanyura hose hashoboka mpaka tugereho. Imana yamubwiye iti nawe abantu banjye banyabo ntuzababasha, uzajyane babandi nawe muhuje iyo migambi yayo. Wallahu a'lam. Turajyana ku musozo. Nimba hari nimba nta wundi ufite ikibazo, namdemeye hari ikibazo uri kuri mute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, twagira ngo tugushimire cyane, dushimire na administration yabashije kuinvitinga nawe ukaboneka. Twagira ngo tugusabe niba bishoboka ube wajya uboneka kenshi, kubera ko izi nyigisho tuba tuzikeneye, wenda n'abandi bashehe babyumvireho. Biradufasha cyane, biratwubaka. Ubuzima tubamo hari igihe bugenda bukadutwara, ntitubona akanya gahagije ko kugira ngo twumve abashehe, wenda cyane
bakomoka iwacu duhuje experience, hari ibintu byinshi batwigisha bikaba byatwubaka cyane wenda kurenza abandi baho dutuye. Please go back. Sheikh, igihe akabazo nafite gato nakabazo kuri icyo kintu wakomojeho cyo kuvuga ati Shetani avuga ati nzabaturuka imbere, inyuma, hasi, hejuru. Ako kantu njya nkunda kumva cyane ko kuvuga ahantu Shetani aturutse, mbese directions nko muri swala cyane nk'iyo batubwira ngo twegerane ngamaguru ngo kugira ngo tudasiga umwanya Shetani ashaka kuba yacamo. Ndabyumva ntago ari ikibazo cya tawhid cyane cyangwa se cyongera imani kuri ngewe, ariko naka information, niba information ushaka kuba ufite wenda ziruta, niba hari icyo misinga kuri icyo kintu wenda cyo kuvuga ngo araturuka izo direction, kuki icyo kintu Allah yashatse ko tucyumva cya directions. Urakoze cyane bwana Daud. Ikibazo ubusabe bwa mbere ndabyifuza cyane yuko nabasha kujya tugira uko tubonana nka gutya tukungurana ibitekerezo, tugasangira bikeya tugiye umuntu agiye amenyamo ubumenyi buke Imana yaduhayemo ngo tubusangira. Ikibazo ni akazi, commitments kuri twese ngira ngo urazibona ni nyinshi. Ubu ndi Bugande kuko mba ndimo guhinga no korora hano i Bugande, kandi nkaba mu Bwongereza aho nkorera iyindi mirimo. So iyo transition na hano nk'ubu ngubu iri joro ndashimira Nyagasani kuba network yabashije kuba nziza. Navuye ku rwuri wese ubu ngubu wese ndanuka n'ihene ndimo n'ihene n'inkano iriwe mu mase kuba mbashije kuza. So ikibazo ni icyo kuboneka igihe bishobotse. Buba yakoze akazi gakomeye cyane kugira ngo turebe uko twabonana. Twagerageje no kugira ukuntu dutangiye gukora nk'ama series inshallah ku bushobozi bwa Nyagasani. Imana nibidushoboza, ubwo tubashije kugera tubikora nk'uko nguko, maybe ntawamenya bishobora kuzakomeza. Dusaba Imana ko yatworohereza kugira ngo bibashe gukomeza gutya, tubashe gushakisha uburyo twashobora kubikora. Nko ku rwuri ubu ngubu namaze kuhashyira rezo nziza cyane, hashize internet. So birashoboka yuko dushobora kuba at least ku rwuri rumwe kuko ni inzu ebyiri hamwe ni mu giturage cyane, kandi naho harafite rezo nziza cyane. So ho harashobotse neza. Ahari hafi naho alhamdulillah rezo niho namaze kuyishyira. Rero birashoboka yuko dushobora kuba twakora gahunda nk'izi ngizi ntizibangamirwe na tekinoloji cyane cyane ko nayo idufashije ikaba imaze kutugeza aho ngaho. Kabazo kajyanye na Shaitani ni ugutangira kuba tuba noneho careful, kuko hari Shaitani wo mu swala specific. Ugurumva Shaitani wumvise Shaitani wa kabila, afite abadepite, afite abakomiseri, afite teamwork. Nka buri cyumweru ubu ngubu Shitani yicaza inama ku mazi. Niyo mpamvu ubona abantu bajya b'amagini n'ibiki bajya ku nyanja, niyo bajya gukura ibyo bintu by'imiti yabo na Shitani ibiki. Yicaza inama buri cyumweru, agahamagaza inama kwa Shitani dutoya tukaza twese dutanga raporo y'ibyabaye mu cyumweru. Akaza ati genda nakoze iki n'iki, nataganishije kanaka muri iki, ariba ati we icara, wowe nakoze iki ngiki, icara. Mpaka aho hazira Shitani uza agatanga raporo avuga ati nafashije gusenya urugo rwa kanaka. Shitani agahita amubwira ati ubu ngubu nakomeze, komeza atange raporo yuzuye y'uburyo yabashije kubigeraho. Kuko iyo urugo rusenyutse implications bari nini. Ni imiryango ibiri itandukanye, ababyeyi b'uruhande rwa hariya n'ababyeyi b'uyu nguyu, abana barimo hagati. Implications zirakomeye cyane. Iyo urugo rusenyutse impact ibamo ibikomeye cyane. So urumva iyo ni Shitani imwe izi aho ngaho. Hakaba muri Shaitani yo mu swala yitwa Khansa. Iyo Shitani ya Khansa yo muri swala, iyo umaze kugira uti Allahu Akbar, wamaze kuvuga a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim, winjiye mu swala uti Allahu Akbar, ntabwo wari wabibona ko ari buhita utangira kubakira imishinga. Benshi turagira Allahu Akbar, Shaitani agahita ugatangira agaparsele, ako gaparsele kari hari Nyamata umanuka gutya nakaguze utwagiye amaborone twamaze kuyashiramo, ujya kurangiza salamu alaykum, agaparsele umaze kukubaka uri mu swala. Uwo ni Shaitani witwa Khansa. Uwo igihe haje rero Mtume SAW yatubwiye ati ureba ku ruhande rw'ibumoso ugacira, a'udhu billahi minash shaitani, uracira gatatu kugira ngo uyo Shitani umwirukane. Urumva igihe uwaje aho ngaho kandi uri mu swala uri hagati, igihe wasize iyo myanya, izo gaps zigera ziza mu swala, possibility y'undi Shitani nazo kuza ngo duhagararemo hariya tuze dushungera kandi tuje kwica swala
nayo irahari. So uko ugenda ureba izo possibilities ukajya muri wese toilette ubu ngubu twe twamenyereza toilette zacu z'igiturage wajyaga mukicara gutya ukohereza message wumva aho igiye. Izo wumvaga koko igihe bakubwiye ko harimo shitani uhita wumva ko shitani arimo. Twagiye mu z'ikizungu noneho dufata twamaze kujya mu by'ikizungu ngo ukaza noneho gufate na numva ngo the best place to read is in the toilet, ukajya muri wese nawe ukicara ugatangira gusoma agatabo wicaye kuri wese, kuko wese irimo itara irimo twa perfume ukumva ko nta shitani arimo. Shayitani arimo, niyo mpamvu tujya gusoma ya dua yacu ti Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi na khaba'ith yo ni amashitani, yaba ari wese y'ikizungu cyangwa ya yindi y'igiturage yuzuye isazi, byose ni hahandi. Uwo shitani ukamumenya hahandi. Shitani wo mu gitanda ni hahandi twahereye tuvuga uti mugiye kubonana n'umugore wawe ugasoma iyo dua. Hari shitani yinjira hagati y'abantu bashatse gukora nk'ubufatanye, mugiye gukora koperative, mufite umuryango wanyu, mufite iki, ugasanga hajemo umuntu umwe abahindukiye shitani akaza akica umuryango. Abantu bagiyemo mugira ngo mugiye mufatanye mwiga idini mwigishanye, ukajya ukabona hajemo umuntu umwe agiye gutereta umugore wundi, bise biba ikibazo cy'abantu bose kugira ngo batatane, imiryango igenda igasenyuka. Ugasanga umuryango waje niya nziza yo kugira ngo abantu biga idini, kibaye ikibazo cy'abantu kujya gutandukana kuko kanaka yagiye gutereta umugore wa kanaka. Ibyo byose urumva ni constant, that's why ni intambara duhoramo, ni intambara y'udaca ihoraho. Ni ukumenya ko igihe warangije uyu munsi ukabona shitani wamukize, ejo nta garanti ufite yuko uzamukira. Niyo mpamvu ukomeza nawe ugiye dufata urwo rukingo nka za boosters twongera kuri COVID-19 vaccine twafashe, uvuga uti constant nimo nongeramo boosting. Iyo boost rero izamo uko gusoma Qur'ani, uko kuvuga amagambo meza, uko kuvuga amagambo meza cyangwa guceceka, kuko nabyo kuvugishwa yuko umuntu akomeza kuvuga menshi, ni nako noneho harimo iyo nzira zo kujya kunyerera ugasanga uvuze ibidahwitse. Ibyo byose birimo constant. Imana nitume sosama atubwira ati umuntu wemera uzi ko yemera Imana n'umunsi w'imperuka, faliyaqul khairan aw liyasmut, avuga ibyiza cyangwa ceceke. Uwicecekeye burya muganda aravuga ati asirisete yetonda. Uwacecetse ntabwo wajya kurenganywa kubera guceceka, kuko nta jambo ubuvuyemo. Ari ijambo bagiye kuba ari ryo bagiye kunenga ntaryo uvuze. Muri make wakunenga ntabwo yakunenga ku jambo utavuze. So harimo ibintu by'uburyo dufata ibintu, tumenye mu ngo zacu, tumenye abafasha uko dufashanya, uko turera abana. Izi sose ni sose zirimo shitani yanyuramo. In fact Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye ati innama amwalukum wa auladukum fitna, abana banyu n'imari zanyu ni fitna, fahdharuhum, mubigengesere. Murebe, ushobora kubyara umwana akaguhindukira shitani, ushatse kumushimisha cyane ugakora ibintu binyuranyije n'idini uko yakabaye bishaka, kubera ko ushaka gushimisha umwana ukazapfeje ukamusiga. Ibi byose birimo amasomo yuko umuntu umwisilamu uhora uri hagati yo kwigengesera, ureba uti iki kintu ndakinyuramo nte, Mana mfasha, kuko giye ku bwanjye ku giti cyanjye ntabwo mbishoboye. Niyo dua duhora dusaba gutsa buri gihe cyose constantly, ariko al-isti'adh min ash-shaytan, al-i'adh min ash-shaytan, kwa tuvuga ati a'udhu billahi min ash-shaytan rajim. Igihe cyose ubonye utangiye kugirana kutumvikana n'umufasha wawe, hari ibintu by'amagambo mutangiye guterana, ibuka vuba vuba uti a'udhu billahi min ash-shaytan rajim, bigufashe noneho kongera kuri playinga ya clip, wongera usubira ku buzima bundi. Iyo ni pause, ugahita noneho utangira guplayinga again, ariko noneho playinga kuri terms zawe atari terms za shitani. Wallahu a'lam. Nizere ko bigerageje gusubiza ikibazo cyawe Bwana Daudi. Naam, twari tugejeje ku gihe. Reka dufate ikibazo cya nyuma, hanyuma dusezere tuzeraneho inshallah. Ubwo turakomeza tuganire na mwarimu wacu ngo turebe ko hari izindi gahunda zizashoboka. Odile, wava kuri mute gatoya noneho ukabaza vuba vuba icyo kibazo cya nyuma. Kuri mute. Odile ntabwo azi ko abani mutinga. Cyetse ahubwo nimba yamanitse akaboko, yazamuye akaboko batazi ko yabikoze. Ndabona kakiriyo gusa niba maybe clicking kuri unmute aho. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Nari nabanje kugira ngo ntabwo ari njyewe,
sinzi impamvu hajeho ririya zina ariko nitwa Ali Rwagasana. Uranzi nkiri mutoya. Yes, Ibyo byose ntabwo nyibuka. uvuze Rwagasana ryo rizana memory. Naam, twabonye yuko mu kiganiro waduhaye Allah subhanahu wa ta'ala ajya kurema Adam, hari ikiganiro cyabayeho hagati n'abamarayika. Abamarayika bavuga ati ugiye kurema umuntu uzangiza ku isi, uzamena amaraso. Akaba ari byo turimo kubona. Imana iravuga iti inni a'lam ma la ta'lamun. Naam, ikibazo cyanjye nkunda kwibazaho ko turimo kubibona yuko abantu barimo kumena amaraso. Hari ubwo twari twasobanukirwa kiriya aho Imana yavuze iti inni a'lam ma la ta'lam, ibyo mutazi mwebwe, cyangwa hari igihe kizagera wenda dutegereje kugira ngo dusobanukirwe icyo Imana ashaka kuvuga aho ngaho. Naam, salamu alaykum. Barakallahu fikum. Bona hari ibyo ntabwo ari no gutegereza, byahise biba muri icyo gihe Imana imaze kurema Adam. Aho ngaho nahasimbutse kubera ko nabonaga hadafite relevance n'icyo twari tujeho kubera ikibazo cy'igihe, ariko ubwo gikomojeho reka mpite nkiza. Imana imaze kurema Adam alayhi salam, yazanye Adam mbere y'abamarayika. Yarabwiye iti anbiuni asma'i haula'i in kuntum ta'lamun. Nimumbwira amazina y'ibi bintu byose. Inyito y'ibintu byose ntabwo yari ihari muri icyo gihe. Inyito nta kintu cyari kizwi. Abe na Ibilisi, abe nande, nta wari ufite izina muri icyo gihe, nta wari uzi amazina. Ati iki ni igiti, uru urupapuro, iki ni aya n'amazi, iyi ni ibase. Iyo ilmu ntabwo yari ihari. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Imana ibabwira iti bamarayika ati nzi ibyo mutazi. Yamaze kurema Adam izana produit. Reba nka Nuza nka Nyirangarama, yamaze kuzana akabanga ke, yamaze kugakreya, hari uwagiye agahakana, ikaza kuba product ibaye yani international product. Astaghfirullah kuba nkoresheje urwogero ko ikibazo ndimo ndakwereka final product kurashaka kwereka ubushobozi buri muri product abantu batari bazi. Inni a'lamu ma la ta'lamun iraza immediately kuko Imana yahise izana Adam imuzana imbere y'abamarayika. Ibaza abamarayika, ntabwo yabajije Adam, ibaza abamarayika anbiuni bi asma'i haula'i in kuntum ta'lamun. Urumva immediately bise bigaruka kuri ya ilmu. Nimumbwira amazina y'ibi bintu byose biri hano niba koko mufite ubumenyi. Iyo yari challenge. Inni a'lamu ma la ta'lamun, nzi ibyo mutazi. Immediately maze kurema Adam, first question atayanababwira ngo mujye gukora sujud, yaravuze anbiuni bi asma'i haula'i in kuntum ta'lamun. Nimumbwira amazina y'ibi bintu byose niba koko muvuga ko mufite ubumenyi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bamarayika bahise barahira ati Nyagasani subhanahu wa ta'ala, amagambo ubushobozi bwose buri mu maboko yawe, byose ni wowe ubizi, ntakwigishije. Imana ihititaninga mu burumva maze gukora testimony. This is a very beautiful conversation irimo kuba y'Imana n'abamarayika of Adam. Beautiful conversation. Imana imaze kubabwira iti bariya bararahiye bati bazamena amaraso, ahubwo nahizwe ikibazo ugiye kubaza Ali cyari cyo kuvuga iti bamarayika bamenye bate ko amaraso azamenwa ku isi kandi aribyo turimo kubona ubwo. Ijari ikibazo kindi ubwo sindi bikijyemo ko ntabwo aricyo babajije, ariko it would be interesting maybe umuntu kwibaza bamarayika bamenye bate ko amaraso azamenwa. That might be for a different day. So iyi conversation imaze kuza, Imana ihise challenging Adam, ihise challenging abamarayika bati mumbwire amazina y'ibintu niba muzi, niba mufite ubumenyi. Bamarayika bati subhanaka la ilma lana, nta bumenyi dufite illa ma 'allamtana, uretse ubwo bumenyi waduhaye utwigishije. Innaka antal alimul hakim, kuko wowe mu by'ukuri ni wowe ufite ubumenyi bw'ubuhambaye, kandi al hakim ufite hukumu, ni wowe utegetse, ufite ubutegetsi bwo mu rwego rwo hejuru. Imana ihita itaninga immediately ibwira iti
ya Adam, yewe Adam, anbi'uhum bi asma'ihim, babwira amazina yabo. So n'abamarayika ubwabo nta mazina yabo bari bazi. Adam aratangira ati wowe Iblis, ati wowe Jibril, ati wowe Israfil, ati wowe Israel, iki ni igiti, iki ni. Bamaze kubona Adam, falamma anba'ahum bi asma'ihim, Adam maze kubabwira amazina y'ibi bintu byose, qalu alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lam ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sinababwiye yemwe bamarayika yuko nzi ibiri ku isi n'ibiri mu ijuru ni byose, n'ibiri mu mitima yanyu mutagaragaza. Icyo muri biri mu mitima wanyu byajemo shitani, kubera ko shitani yari yamaze kugira ishyari, yari yamaze kugira iyo jealousy yuzuye mu mutima, afite akababaro y'iki kiremwa gishya kije. Wari wabona nko mu kazi muri ka societe, ukabona hajemo umukozi mushyashya, ariko ukabona hisaba icyamamare. Twebwe bagiye tuba mu bintu bya media, ukaba icyamamare mu gihugu. The pain that would cause to some people, abantu imitima ikabarya kandi hari abandi barimo kwishimiraho. Ibi byahise biba. Imana subhanahu wa ta'ala niyo mpamvu yahise ibwira Adam iti, Adam, umaze kubibona, umaze kuvuga, umaze kwikorera izina, now is the time to protect yourself. Nguhaye byose biri hano, ntabwo uzigera usonza, ntabwo uzigera unyoterwa uri muri Janna, gusa ntuzakore kuri icyo giti. The boundaries ziba drawn straight away bishingiye kuri iyo basis. So bwana Ali, this was very simple. Answer bamaze no kwibona hariya, ibisigaye dutangiye kugera tubibona. Inni a'lam ma la ta'lamun. No mu bibi byose bigenda biba, still hazayo umuntu umwe uza akaza agahindura isura y'ibintu, akaza nk'umutegetsi mushyashya, akaza iterambere abantu batatekereza ko rishobora kuba rihari. Abantu bakicana. Mu Rwanda habaye ubwicanyi bukomeye cyane, bugwamo abantu barenze miliyoni. Ukavuga uti iki gihugu kizongera kugira ngo cyongere gisubireho kibe igihugu nk'uko cyakwitwa igihugu. Mu Burundi habaye ubwicanyi. Uganda twamaze imyaka 30 iri mu ntambara, civil war. Intambara ya civil war yaje kubamo ibintu bidafite ingano, ariko ubu tumaze kuba mu myaka hafi 40 y'amahoro. Abantu bamaze kwibagirwa ya myaka 30 y'intambara. Ubwonko bw'umuntu bwibagirwa vuba. Ari nabyo binadufasha sometimes kuyo tuza kuba tutibagirwa twari gupfa nabi umuntu ugira ko gahinda gahoraho. So icyo kibazo cyamaze gusubizwa immediately, tutari twanava muri ya audience hagati ya Nyagasani, bamarayika na Adam. Ariko turacyakomeza no kubona kuko ubumenyi bwe buri hejuru y'ubumenyi bwacu. Buri munsi tugenda twiga ikintu gishyashya. Ndabona amasaha yari yashize yarangiye, ariko ndabona hari Shata Ibrahim ngira ngo harakamuriye, nitumunigana ijambo niba bishoboka. Ndakamuha mu kanya, ariko ambabarire gatoya. Ndagira ngo mfate umwanya mbanze nibutse abavandimwe, ubundi iyi gahunda twari twatangiye tuvuga ko iyi ni periode y'ibiganiro uruhererekane, ariko kubera ko kino kiganiro twari twakirarikiye abantu byari nk'ideni, Sheikh aranyemerera, bivuze ngo tuzasukura ku cyumweru gitaha ibyaho twari twatangire. Mbashishikariza komeza kwiyandikisha kuri Idalsa, ndi kuyibereka hano ku bantu baba bafite ikibazo cyo kujyaho. Ku muntu ubashije kuba nawe yabashe kwiyandikisha, ni ukuvuga ngo arabona amasomo gutya. Nk'isomo twatangiriyeho ry'umuryango, isomo rya mbere ryamaze kujyaho ku bashaka kuyakurikira, bya bindi twavugaga mu buryo bwa kijyambere cyangwa se bw'ikoranabuhanga, ku buryo abantu bashaka gukurikira amasomo noneho tukabasha no gukurikiraho ubumenyi bwabo bugeze. Niyo objective y'iyi projet. Ni ukuvuga ngo twizeye yuko ku bushobozi bwa Allah hari benshi bazabasha kubyungukiramo, ndetse n'abarimu bagenda batwigisha bakamenya aho tugeze, atari bya bindi byo kugira ngo umuntu aze ntakore gahunda ye cyangwa se adusubize inyuma rimwe na rimwe nk'ibibazo bimwe byaba byarasubije. Nicyo cya mbere bigamije, ubundi no kuzamura ireme mu myigishirije y'abarimu, kuko nabo bazajya babasha kumenya aho tugeze. Ikindi ni uko nk'igihe bishoboka umwarimu ataboneka, ashobora kuzajya twaregisitira amasomo, hanyuma umwarimu nawe abanyeshuri bakaba bayakurikira hari uburyo bwa video cyangwa audio cyangwa se mu nyandiko, kugira ngo mu by'ukuri abantu bagire icyo basigarana.
ikiganiro cya none cyari ikiganiro tutavuga ko ari uruhererekane, ariko nacyo turi kuganira na Sheikh, hari byinshi ashobora kuzadukorera byakwinjira muri idarasa ku buryo yaba ari ikintu cyagiriye kitugeza cyane cyane mwumvishe ko ari no mu bintu by'imishinga iteye imbere cyane, mu bintu nashyira muri kategori ya ekonomi, kuko ni ikintu abasilamu nabyo dukeneye kwijukirwaho, cyane cyane gukora mu buryo navuga buri halal ariko buduteza imbere. Ntekereza ko rero yazatuvunguriraho wenda kuri ubwo buryo natwe tukamenya n'uburyo imiryango imwe n'imwe yakwiteza imbere ikoresha ubwo buryo. Nko hano murabona ko hari amasomo niyandikishijemo 2 aya zakat, bashishikariza kugera polio, ni isomo ryanditse nk'abantu batazi kubara zakat, bamwe bafite season yabo iza muri cyangwa se umwaka wabo urangira muri Ramadan, abashishikariza kujya kubisoma cyane. Kwizi ntizari zageraho, ariko mu gihe gito inshallah zizaba ziriho kugira ngo ubashe kwevaluwa ubushobozi bwawe cyangwa se ubumenyi bwawe. Uzajya ubona progress yaho ugeze. Isomo rya mbere urabona ko hariho amasomo 2, isomo rya mbere ku muryango bimaze kurirangiza, ubwo n'abandi bose igihe uzajya ubona mu mubare w'amasomo yandikishijeho ayo warangije. Turateganya ko tuzagenda dutanga na certificate mu bihe biza. Urabona ko vision ni ndende, kandi inshallah ntekereza ko hari aho bizatugeza. Ikindi ni uko hari nk'amakwizi wakoze uzajya ubibona muri gahunda yawe, ubone amanota ku buryo uzajya ubasha gukurikirana mu by'ukuri aho ugeze. Amasomo kuri ubu ari ku murongo, hari isomo ry'umuryango, hari iry'ubucuruzi rizaza, hari n'irya zakat mari ririho deja. Ryo ni isomo twigishijwe imyaka ishize. Hano hariho ibintu bisobanura neza ku buryo bishobora kubunganira. Nicyo nagira ngo usobanurire vuba mbabwira ko icyumweru gitaha inshallah tuzagira isomo rya 2, amasaha azaba arayo, ariko twebwe abantu bari muri Amerika n'i Burayi amasaha arahinduka. Abo bizahindukaho cyane ni abantu bari muri Afurika cyangwa se mu bihugu munsi y'u Burayi. Amasaha yari 3 zaho, ntekereza ko bizaba ari noneho bizaba 2 z'i Kigali, ubwo tuzajista amasaha. Ku bashaka kubona invitation ni ukwiyandikisha hano, ariko ku bashaka gukurikira isomo mu buryo biyandikishije inshallah ni ukukika hano sign up, hanyuma bakabirangiza. Ubwo haba hari ikibazo bakatwandikira, bagacana batwandikiye, dusubiza rimwe mu cyumweru, ku buryo ubwo hari ibindi bibazo buhoro buhoro mwajya mubasha gupasiyana. Abambajije ibibazo bijyanye n'ibirebana n'uko haba hari ukuriha, kuri ubu nta kuriha, ariko icyo dusaba ni ugushaka kugira ngo dugire support, kuko ni ibikoresho dukoresha bifite tugura. Gutera support wenda cyangwa gutera inkunga kino n'umushinga, hanyuma bikaba byinjira muri gahunda yacu ya education, programme ya education, ku buryo mu myaka iza dutekereza ko tuzaba dufite nka institute ikomeye iri online inshallah, ko ni ibintu twatekerejeho igihe kinini cyane. Amasomo akaba atangwa kugeza ubu mu Kinyarwanda, niyo project tuzakoramo, kubera ko dutekereza ko ahandi hose bafite izindi ndimi bageze kure zitunganye, ugasanga abantu bahurira kuri rurimi rw'Ikinyarwanda amasomo aracyari make. Muri make rero ntabatsindiye, reka tugaruke ku kiganiro cy'uyu munsi tugisoza. Tufate nimba Sheikh Kasim anyemereye, dufate isomo nako ikibazo kimwe cya shata tugisozerezaho, ariko noneho kuko navuze ko icyambere ikirangije ariko twari gusozereza, ariko noneho kimwe nicyo cya nyuma, ku buryo tubasha kurekura abantu bakajya mu mirimo itandukanye. Bwana Shata, ndashima kuba mumpaye ijambo, malgré que narisabye nyuma iminota yarangiye. I'm very sorry for that. Kimwe ni ikibazo, hanyuma
hari icyifuzo nari naratanze ubushize, ubwo ndaza kukigarukaho muzarebe ukuntu mushobora kucyentegra muri porogaramu n'imikoranire y'ibiganiro. Nibaza ko bishobora kuzadufasha. Mpereye ku kiganiro cyavuzwe uyu munsi cyerekeranye na Iblis, iyo turebye muri aya za Quran, ahantu hose Imana itubwira kuri Shaitan n'ukuntu itubwira kuri Iblis ni ibintu bibiri bitandukanye. Nasaba ko abasilamu twareba uburyo tukadistinga izo deux concept ya Iblis na concept ya Shaitan. Aya nyinshi zivuga kuri Iblis zimutwereka Iblis ari kumwe na Adam n'ukuntu yabashije gukura Adam muri Al-Jannah. Imana ikatwereka inatubwira ati twirinde Iblis nk'ukuntu yakuye umubyeyi wanyu Adamu muri Al-Jannah, nawe ishobora kuba namwe ishobora kubashuka mukava mu nzira y'Imana. Hanyuma Imana ikakomeza inatubwira ko dukwiye kuyigira tukagera ku rwego aho tumubwira aduwi, nkuko nawe yadekaraye ko ari aduwi, nkuko aya she yatweretse itubwira ko izadushuka inyuze mu nzira zitandukanye. Igikwiye kumvikana nuko iyo urebye aya zivuga kuri shayatin, nayo ariyo subject yari uyu munsi, tubona ko shayatin zishobora kuba mu bantu, umuntu physique, cyangwa ishobora kuba mu majini, cyangwa zishobora kuba dans the system zishobora kuraninga from themselves. Ibyo byose ikintu cyose yaba umuntu cyangwa jini cyangwa system ishobora kuraninga ubwayo, biza bikadukura mu nzira y'Imana. Quran ibyita ibishyira muri globalite yabyo, ikabitwa ko ari Iblis. Ibyo bihita bidukura muri concept iri chrétienne, aho abakristo bo ubwabo bemera ko Shaitan, iyo bavuze Shaitan muri concept y'abakristo, ni ikiremwa runaka gifite une mission bien définie. Hanyuma wakurikirana muri source ugasanga ko Shaitan y'abakristo ari ya indi yatangiranye ku ntambara na revolte yabaye mu ijuru, aho Lucifer yigometse ku Mana, hanyuma araza afata bunyago isi n'ibyari ku isi. Ubwo Adam nawe aje agwa ku isi. Ni nawo mpamvu abakristo bagera kuri point yo kumva ko isi yavumwe. Ariko mu Busilamu lo concept yo kuvuga ko isi yavumwe mu Busilamu ntayihari. Hanyuma iyo concept isa nkaho iri chrétienne yo kumva ko ari ikintu kiri physique, ni nayo ngaruke kuri iyo hadisi umuvandimwe yatanze avuga ko abantu babwirwa mu iswara ko bakwiye kwegerana kugira ngo Shaitan itaza kubanyuramo ikabashawisha. No, so concept physique iyo ni imagination chrétienne, ntabwo iri muri concept islamique. Kwegerana en Islam, nimba intumwe tubwiye ko twegerana, nuko tutaza guhura na wasiwasi, umuntu ataza kwinuba umwegereye ngo aranuka ngo ni umukene. Abantu twegerane, tube bamwe, twumve ko kanaka kuba nyegereye naba naje gusara indi perezida, hanyuma iruhande rwanjye uwo munsi akaba hagize amahirwe yo kuza umuntu w'umukene nyabukiri atabashije gufura imyenda, nkumva ko nkwiye kumwegera. Hanyuma nyuma y'iswara akabaho acte social, kuba yanyegereye nkagira icyo nshobora kumumarira kugira ngo nawe azamuke. Ariko lo fait yo kuzana concept ngo Shaitan natunyura hagati hanyuma ituretemo shawish, iyo ni concept iri totalement chrétienne. Abasilamu dukwiye kwelimina tukayishyira ku ruhande. Kandi wanareba niyo hadisi, ndibaza ko uwayivuze n'abantu bayandika iri muri hadisi ziri fabricated, ni maudu hadisi. Shata, just 1 second. Ufite indi concept turi gushaka kwigisha tuzaguha ikiganiro, kuko twakiri gusoza nagira ngo ni ikibazo uri kuvuga kuko urumva watuvangira mu kiganiro, dushobora kuguheza guhigiuka bitwigisha ibyo ngibyo. Inshallah bibi nashobotse byanafasha kugira ngo abasilamu tuve muri iriya concept yo kumva ko iyo havuze Shaitan ari nk'ikiremwa runaka muri concept chrétienne.
nico nasabaga ko shekhe yadufasha hanyuma adukure muri urwo rujijo kubera ko yaduhaye ingero nyinshi yaduhaye concept nyinshi hanyuma adufashe adukure kuri iyo orientation isa nkaho atwereke twebwe abasilamu n'abakretien dutaniyeho iyo tuvuga ikintu cyitwa shayitani wabillahi tawfiq. Ikindi cya kabiri naye nibagiwe mvuga kuri orientation y'amasomo muri proposal nigeze gutanga ubushize, nimba mwadufasha upresenta agafata iminota mitwe isa nkaho iri introductive abantu kubera ko ikiganiro kiba cyahamagariwe abantu mbere, abantu baba bafite igihe cyo kubitekerezaho hanyuma ibe muri cadre ya échange kugira ngo abantu tuve mu rujijo rushobora kuba après présentation kubera ko après présentation nta mwanya uboneka. Ibyo byanadufasha billahi tawfiq. Naam, sawa. Ndagushimira cyane kuri commentaire zawe, gusa ngaruka ku kintu kimwe wenda kivuye n'icyurangirijeho. Ibiganiro dutegura biba bifite forma zitandukanye, hari forma za class, hari forma zo kuhwitura by'amawayiza cyangwa se kuvuga kuri topic runaka, ariko niba ushaka kugira ngo hazabe ikiganiro kisa nka deba tuzabireba, ntabwo twari twagera kuri icyo kintu. Nasaba n'abavandimwe rimwe rimwe banabaza ko bazajya bibanda kuri topic twavuzeho, noneho hari ibyo bijemo nk'iki kiganiro cyavutse hari mu bindi biganiro, turebe ko twagitegura ariko tubashe kwinjira mu buryo muri organisation twari twihaye uyu munsi. Ndarangiriza mpa ijambo mwarimu wacu Sheikh Kasim, nawe agire raporo azanaho nyuma y'icyo namusabaga ko yadusamira dua inshallah tugasoza kino kiganiro. Naam, bashimire cyane bwana Shata Ibrahim, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyiza. Actually concept tuzanye ndumva ari concept nziza cyane ariko nayo ikeneye igihe cyayo. Ni topic yigenga urebye ugiye gutekerezaho izi concept cyane ko n'abantu benshi hari abantu benshi bagiye bava mu Kristo baza kuba abayisilamu, so uko baje bazanamo elements zavuye mu Kristo zikaza noneho zije zikinja isi yacu. Ibintu ugiye kubona ubwo concept ndumva nasaba abadutegurira gahunda yuko maybe twafata umunsi akatwe explica nk'izi abantu bakwiriye kugenda twese twiga. Nanjye actually I would be in a conversation like that turebe zirimo n'uburyo dushobora kuba twazitandukanye kugira ngo dutandukanye ibije biva hanze bijemo n'urubide rwabyo, ariko noneho n'ubwisilamu nyakuri nk'uko bukwiriye kumera. Bashimira cyane kuri uyu munsi kuba mwese mwaje ari benshi. Kenshi iyo abantu batabajije ngira ngo haba harimo ibintu bibiri, either baryohewe cyane bakaba banoze bakaba banyuzwe, cyangwa se byabaye so boring ku buryo bifuza ko birangira bagataha. So ubwo hari igihe kubera ko hari abajemo ababajije nk'abangahe 3-4, so sinzi ibyo byaba representative rero ya entire group, ariko mbashimire cyane. Is numbers one families 22 ni nini ku muntu w'umwarimu n'abantu babiri gemba mu class, and I wouldn't have any problem whatsoever kuko ilmu uburyo ukuntu igenda ikwirakwira, uwumvise ijambo nawe akarigeza ku wundi, kandi ubu na technology yaraje. Birashimishije cyane bwana Abuba kubona gahunda uburyo mwayiteguye, mbonye iyo niba ari na website, it's really nicely organized. Ndabona hari elevation abantu benshi bashobora uburyo twayipesa zacu zindi sigaye. Icyanyuma ni ibijyanye n'iyo gahunda twavugaga ku bushobozi bwa Nyagasani, Imana iduhaye ubushobozi n'ubuzima. Inshallah tuzakora ibishobotse kugira ngo dufashe abafite ilmu. Ni benshi cyane kuko ilmu ni inyanja, uraza ukadahamo ukagenda n'undi akaza.
we are constantly learning. N'uwize wese constantly gukomeza kwiga. Igihe cyose wumva ko wamaze kugera ku mwisho wo kwiga, kugira ngo aho niho ubuswa butangirira, kuko umaze kwemera yuko nta kintu gishyashya wakwiga, at that point then ntacyo biba bikikumariye. So twese tuba turimo kwiga constantly, ndumva twagera twunguka. Ubwo wansabye gusaba idua kugira ngo tuzane niya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة مسيح الدجال. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة